tugiye gusoma amagambo ari muri Matayo igice cya 16 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 23. Noneho turaza kwita dusoma na Yohana igice cya 7 umurongo wa 17 kugeza kuri 18. Mwabanza mukanika ibyo byanditswe, tujye kubanza tuvuge ibyanditswe, tubanze tubisome, nuko mbinyure mu nsobanura kugira ngo ntange umusaruro nk'uko Imana ibishaka. Ikindi nabibye ndacyari umusore ugendana n'iki n'urubavu, nitwa Didier naturutse Kampala. Iyi ni inshuro ya mbere kugera muri nkambi. Hanyuma Imana ibantera umugisha ko tugiye kugirana ibihe byiza, nabizi muzankumbura. Haleluya. Yes, ariko ikintu gikuru nuko twakomezanya urugero rwo kujya mu ijuru, kuko niyo nzira natangiye, nta mpamvu yo gucika intege. Rero ubutumwa nahawe buravuga ngo tube maso, kubera yuko ni byiza ko tumenya imvugo y'Imana. Noneho ubundi mutwe w'iri jambo bavuga ngo ni gute twatahura imvugo y'Imana. Ubwira mugenzi ngo ni gute twatahura imvugo y'Imana. Ahangaha rero tugiye kubisobanukirwa uburyo twayitahura imvugo y'Imana. Dusomera umubyeyi. Dusoma mu izina rya Yesu. Matayo 16:16 kugeza 23. Yego. Umurongo wa 13 aravuga ngo Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri ku murongo wa 15 biraza kuryoha. 15 arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde. 16 Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira ni uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Petero icyo bisobanura urutare. Ubundi Simoni bisobanura ikibabi gihuhwa n'umuyaga. Petero rero nubwo yakoreshejwe n'Imana ikamuvugiramo, yari akiri ikibabi kibasha guhuhwa na buri mvugo yose. Abasha kumva ko Imana ivuze, Petero agatega amatwi na Satani avuze ntamenye ko ari Satani wavuze. Hano Imana imuvugiyemo, ariko mwa tujye kumva Satani amunyuramo. Yari akiri ikibabi, ariko rero itangiye process, urugero rwo guhinduka urutare bisobanura gukomera ku buryo bazakumenamo amazi akanga kwinjira, niba gushiramo bya biruhwa bya bindi bizehumana. Haleluya. Dukomeze twumve. Kandi amarembo y'ikuzimu ntazarushobora. Nzaguha ifunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Ntabwo azimuha, ahubwo aravuye ngo azazimuha namara guhinuka neza urutare. Aracyari Simoni, cya kibabi gihuhwa n'umuyaga kidafite guhagarara. Aracyabasha kwihakana Yesu. Petero aracyabasha no kwihakana Yesu, aracyabasha kuvuga ngo ntamuzi. Ariko Imana imuvugiramo nubwo atarasobanukirwa yuko ari ivugiye muri we. Niyo mpamvu dukwiye kumenya uburyo twatahura imvugo y'iki. Dukomeze twumve. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Wow. Kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru. Nicyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari Kristo. 21 Yesu aherako yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru b'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. 22 Petero aramwihererana atangira kumuhana ati biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani, umbereye igitsitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. 24 Nusaho twasomya twadushaka ko soma 23 ongera usome 16.
soma 16 nuko uwumve hanyuma uhita usoma na 23 icyo gice cya 16 Matayo umurongo wa 16 ongera wasubiremo. Simoni Petero aramusubiza ati asubiza Yesu kuko Yesu arabaje ngo abantu ubundi bagira ngo ndinde ubundi mwe munyitande. Ndiyo. Uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. 23 soma na 17 twumve. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye ahubwo ni data wo mu ijuru. Amen. None soma 23 arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani umbereye igitsitaza kuko ibyo utekereza atari iby'Imana ahubwo utekereza iby'abantu. Amen. Hanyuma dusomere na Yohana igice cya 7 umurongo wa 17 na 18. Yohana 10 nako 7 Yohana 7 umurongo wa 17 na 18. Soma hano nge nari nahageze. Okay. Yohana 7 17 kuza kuri 18. Umuntu nashaka gukora ibyo akunda ibyo Imana ikunda. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. 18 uvuga ibye ubwe aba yishakiye icyubahiro ariko ushakira iyantumye icyubahiro iyamutumye icyubahiro uwo ni we ukuri gukiranirwa ni kuri muri we. Amen. Amagambo arabishe sana ari kuvuga. Reka nsubiremo hano Yohana 7:17 ariko reka mpera ku murongo wa 16 biraryoha. Dore ku murongo wa 14 Yohana 7:14 kuva kuri 18 kamera kuri 14 wumve icyato Yesu avuga amagambo arimo asubiza abandi. Iminsi mikuru igeze hagati iyi ni Yohana 7:14 Yesu azamuka ajya mu rusengero arigisha nk'uko naje hano. Abayuda baratangara bati uyu yakuye hehe ubu bwenge ko atigishijwe. Turi ko bene data uyu yakuye hehe ubu bwenge ko atigeze ajya mu kirase ko atigeze ajya muri teoloji yabikuye hehe ubu bwenge bwo kwigisha gutyo yabikuye hehe ko mu mashuri y'abafarisayo tutigeze tumubona yambara uniforme ngo ajye kwiga ibitabo by'amategeko yabikuye hehe kubimenya kandi tuzi yuko hari ababyigira imyaka kugira ngo certificate. Yesu nta certificate yari afite ariko yiswe umwigisha. Ikindi umwigisha bisobanura kuba rabi bisobanura kuba umwigisha. Noneho yabaye umwigisha w'amategeko nibo bitwaga ba rabi. Batangiye no kubona undi mwigisha w'amategeko kandi nta nubwo bigeze bibatera isoni kumwita mwigisha. Abafarisayo bajyaga kumujyana bakavuga ngo mwigisha tubwire. Mani magambo bemeye ko ari umwigisha nubwo batamuhaye certificate kandi rero bazitangaga ariko baramwemeye ko ari umwigisha kubera iki yigishije birenze uko bari batekereza. Hano rero baramubaza iminsi mikuru igeze hagati Yesu azamuka ajya mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati uyu yakuye hehe ubu bwenge ko atigishijwe. Yesu arabasubiza ati ibyo nigisha si ibyanjye. Ari kubereka ahantu bikomoka. Bari bazi yuko ateye kubikomora mu bandi barimu b'abafarisayo. Ahubwo ni ibyiyantumye. 17 umuntu nashaka gukora ibyo ikunda bikubibira ibanga cya kibazo ni gute wamenya imvugo y'Imana ukayitandukanya n'imvugo y'amaraso n'umubiri bisobanura ubugingo n'umubiri kubera yuko ubugingo bw'umuntu buravuga ni amaraso yo mu cyo bita santima kuko mu maraso harimo amarangamuti. Ntabwo ari amarangamuti ni ibyiyumviro kuko ntabwo wabwira umuntu ngo ndagukunda ndumva umutima wanjye ugukunda ariko
iryo jambo rikoresha ugaragaza amarangamutima. Ndi mu mutima wanjye wishimye, ibyishimo ni amarangamutima. Ndi mu mutima wanjye ufite agahinda, agahinda ni amarangamutima. Ndumva ngukunze, umutima wanjye uragukunze, ugukunda ni amarangamutima. Ndumva umutima wanjye uguye neza, ayo ni amarangamutima. Izi mbuto zose za Mwuka Wera ni amarangamutima y'Imana. Hari abavuga ngo Imana nta marangamutima. None niba nta marangamutima, kubera ikivuga yuko ari ubwo ari urukundo? Kukivuga yuko ibabara, igira agahinda? Hezekiyeli, igitabo cya nabi cyangwa umuhanuzi Ezekiyeli 33:11, Imana yagaragaje amarangamutima igaragariza abantu bapfa barimbutse. Ivuga yuko nubwo abantu bazarimbuka benshi, burya ihorana ikiriyo kuruta ibyishimo. Reka mbisubiremo, Imana ihorana ikiriyo kuruta ibyishimo, kubera ko yaravuze ngo ndi Uwiteka ndirahiye, ntawe uri hejuru yanjye ngo nibura ngo murahize. Ndi Uwiteka ndirahiye. 33 Ezekiyeli 11, ndi Uwiteka ndirahiye, ni ukuri sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa no kubona umunyabyaha ahindutse akihana akabaho. Kuki Isiraheli bwoko bwanjye wapfira mu byaha? Niyo mpamvu Imana igitanga amahirwe yo kwihana. Rero umuntu uzapfa arimbutse azaba abigizemo uruhare. Ikindi yabanje no kumutereta. No muri Yesaya 1:18 iratuye ngo nimuze tujye inama, nubwo ibyaha byanyu byatukuye byarenze kuba kwirabura, ntibikirabura ahubwo byaratukuye bisa n'amaraso abasha kubyeza. Ibyaha byanyu nubwo byatukura tukutuku. Yesaya 1:18, ndi Uwiteka ndinginga umunyabyaha, bitewe n'uko nanezezwa no gupfa kwabo, ndabinginze nubwo ari inyungu zanyu. Mahirwe sinayahereza abamarayika baguhe, sinayahereza Rusifero nubwo abarutaga icyubahiro n'ubwiza, namuremye by'umwihariko. Ariko umwana w'umuntu yavuye iremeye mu butaka, muhereza agaciro, gitayari guhomba 1/3 cy'abamarayika, ariko ubugingo bw'umuntu umwe buboneke. Nicyo cyatuma Imana ivuga ngo ntago nohereza Mikayeli cyangwa Gaburiyeli ngo agende agire nibura na batanapfira. Ndi Uwiteka ubwanjye ni njye uzambara umubiri, ijambo ahinduka umuntu, kuko hari 14 avuga aze gukiza ubugingo bwazimiye. Bishatse kuvuga iki? Uro w'agaciro mu maso y'Imana ubwo wambaye itaka. Iri tayari guhomba ijuru, yarihanagura abamarayika bose ikabakuraho, ikarema bundi bushya abamarayika, kuko ntibyayivunye kurema abamarayika. Yagiye ivuga ngo nibabeho, bakabaho kandi bwoko butandukanye. Ariko igiye kurema umuntu iravuga ngo uyu nguyu we turamuremera mu butaka. Data wa n'Umwuka Wera babanza babyumvikana ngo tureme umuntu. Niyo project ya nyuma nabanje gutekereza, ngo tujye gukora fotokopi yacu Adamu, tumushiremo kamere yacu, ku buryo Adamu azaba afite amahitamo abasha no gukomeretsa amarangamutima y'Imana. Nta kiremwa Imana yigeze irema gifite ububasha bwo gukomeretsa Imana muri santima yayo uretse umuntu. Ntaho uzasoma muri Bibiliya Imana yigeze yicuza icyatumye irema uretse umuntu wenyine. Ibaze ko 1/3 cy'abamarayika na Rusifero bamanukanye mu ijuru bagakora celebration, bagaserebra ngo turabakiza. Bari cyari cyaratujujubije mu ijuru hanze guhinduka, none kibanukanye n'abandi banze mu ijuru baraserebura. Mu ijuru ntibababajwe no guhomba 1/3 cy'abamarayika. Ariko Adamu, umwana wa Adamu, umuntu aguye, Imana iravuga ngo nicujije icyatumye ndema umwana w'umuntu mu itangiriro igice cya 6, ntago umwuka wanjye uzahora uruhanya n'umwana w'umuntu. Abamarayika sinabamahirwe, ariko umuntu babajwe nuko yakoze icyaha. Reka mwice mu mubiri no mu mwuka mbe mwishe. Igihe kimwe nzabitekerezaho, ndi Uwiteka nemere ku muti w'icyaha umwana wa Adamu nongere mucungure nubwo azaba apfuye, ariko nzemera mpfe mu mwuka nanjye, hanyuma mpfe no mu mubiri, kugira ngo ubugingo bwa Adamu n'urubyaro rwe ndukize. Niyo mpamvu mu gihe cy'abapfuye baba ni bishwe n'umwuzure, uzi yuko Yesu yamanutse kure kuri Imana ikabya mu mbabazi. Burya Imana irakabya, igira imbabazi igakabya, igira santima zirenze mugira ngo babya mugira santima. Umwana arakurakaza ukamukubita, yarakara yabura aba arize cyane kwa ngo sheri garuka ukamubembereza ngo umuceceke kandi maze kumukubita. N'Imana rero ikurusha izo santima. Yagaragaje muri Yesaya uburyo Imana igira amarangamutima kuruta y'umubyeyi. Iravuga ngo mbese birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa? Ngo biragoye, ariko birashoboka. Niko bisobanura ngo ariko ndi Uwiteka sinzabibagirwa Isirayeli mwe.
bishatse kuvuga iki? Imana kugaragaza yuko iturusha amarangamutima, niyo mpamvu utayirusha imbabazi. Abizemera ko barimbuka burya ntabwo uzaba barushije imbabazi, ntabwo uzaba wirushije iki Imana imbabazi. Imana rero ngewe ubwanjye Uwiteka nzemera nk'umuti w'icyaha kugira ngo umuntu akire. Satani ahita abona ngo nahinze ko umuntu afite agaciro kanduta nubwo naremanywe mu kibaro kibaruta, ariko umuntu niba ahenze gutya, niba Imana ibasha kwambara umubiri ntiyohereze na marayika gukiza umuntu, ubwayo ikaba ariyo yiyambarira umubiri igahinduka umuntu, ntabwo Rusifero nzemera kugira amahoro, ahubwo nanjye nzashaka ubuturo mu bantu njye mbaturamo cyangwa mbananize igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo muri ngitesha agaciro. Niyo mpamvu dukora ibyaha. Yesu avuga ngo nimuze mwiyeze, amaraso yanjye aracyafite garanti, ariko mwibikora nkana. Noneho wakomeza kubikora nkana, Yesu akaba rero aho nahereye nkweza amaraso yanjye hano ukoze ibyaha birenze ubuntu nakiriye abandi. Niho bisobanura ngo nimukomeza gukora ibyaha nkana, mu Baheburayo 10:6 mumaze kuhabwa ubuntu bubamenyesha ukuri, kandi ukuri kuba batoba kuva mu byaha. Ngo nimukomeza gukora ibyaha nkana. Ijambo icyaha nkana ni icyaha ukora ugendereye kandi utagerageje, ukagikorera ubwende, ukabuhaza wamaze kurya, ariko ukagenda ukiba ibyo kurya by'abandi. Inda niba ushaka kuvutu simbizi, icyaha ukoze ugendereye utageragejwe nicyo bita icyaha nkana. Iki cyaha rero iyo ukomeje kugikora amaze guhabwa buno buntu bwo gukoresha ndetse no kumenya ukuri, kwakabaye gutuma wera imbuto zikurira abihanye, ukera amahwa n'ibitovu uri muri Yesu. Urubako kandi ishami ryose ryanga kwera imbuto riri muri Yesu, kandi muri Yesu wakabaye wera urukundo, ugasanga muri wo hatangiye kuzamo urwango n'ishyari, kandi uri muri Yesu. Yesu ngo nakwihanganira, ariko data we ntazabyihanganira. Niko bivuze muri Yohana 15 ngo ahubwo ishami ryose rigerageza kwera data ryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho gukora iki? Kwera. Siko bere data ngo ariko ridashaka ahubwo rikanga kwera imbuto nkana, ngiri data ararica ryamara gucika rino shami rikuwe hehe? Mu muzabibu. Ko ritari kwera imbuto ntabwo ryahawe ubwo buntu se, ryarabuhawe. Kuko yasobanura nk'uko nta shami ribasha kwera imbuto ritagumye mu muzabibu, ngo niko natwe abakristo abamwize tutabasha kwera imbuto yitwa urukundo, kwihangana, amahoro, ibyishimo, ubugwaneza, kwirinda. Izi mbuto za Mwuka ziri mu Bagalatiya 5:22 ngo nitubasha kuzera tutagumye muri Yesu. Rero ikizatuma wera izi mbuto zikurira bihanye ni uburyo ubanye na Yesu. Rero ikizakwereka yuko utakiri muri Yesu neza, nk'uko ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Ikizakwereka ko utakiri muri Yesu neza, ahubwo wasigaye uri kuri Yesu, utakiri muri Yesu. Ntukiri mu giti, ahubwo uri ku giti, umera nka rya shami ritangiye kwaka umuhondo ruvanze n'icyatsi, riri kugaragaza, riri kubeshya yuko riri mu giti, nyamara ubuzima bw'igiti ntabwo rino shami riri kubwerekana. Iri shami ririnze umuyaga uhuha rigacibwa, kuko ryari riri kubesha ngo riri mu giti, kandi ryarasigaye ku giti ritakiri mu musabane bwiza n'igiti. Niyo mpamvu ritakiri mu giti. Yesu yavuze ngo ishami ryose riri muri njye niryanga kwera imbuto, si uko njyewe Yesu ntamushoboje, ahubwo yanze kwera izi mbuto nkana, kuko ari muri njye nanjye nkaba muri we. Ubwo yanze kubikora nkana, data ntabwo azabyenga, azaguca mu mezi, ngira ngo ni ukwezi gushize, mu byumweru bishize narindi kuvugana n'umuntu umwe n'umuhambi yacyaka, tuvugana kuri telefone tukiri kuganira, ntago zinari inzozi, ndababwira uko byari biri. Turi kuvuga amasaha y'ikigoroba, ako kamba ninjiye mu iyerekwa, arambwira se kuceceza, ndavuga ngo ndi ikincecekesheje ari ikintu kintangaje. Ngize iyerekwa mbona abari kugendera ku kiraro, mbona kirabajugunye kibaminuriye hasi, mbona ijuru rirakingutse. Ijwi rya Yesu riravuga ngo icyatumye menye ko ari irya Yesu ni uko marayika atavuga amagambo. Yesu nashimye, amagambo nsanga mu byahishuwe 3 ari Yesu yavuga, avuga ngo andika marayika w'itorero, arango nabahaye amahirwe yo kwihana, abanyikirwa yuko ari abakozi banjye, ahubwo ngo bihane muri mwaka 2024, ahubwo barushijeho kumenyera, bari kubikora n'abamahirwe yo kwihana. Rero njye Uwiteka afashe umwanzuro wo kubandukura kuva mu gitabo cy'ubugingo. Reka mbabazira ijambo, birashoboka yuko umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo yandukurwayo. Yesu kugira avuga amagambo, niyo mpamvu bitwa ngo ni gute wamenye ko ari imvugo y'Imana. Ubutumwa buri kuvuga ngo ni gute wasahura imvugo y'Imana. Ibi byanditswe
biri mu byanditswe 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 hari amagambo avuga ngo uwandikire marayika w'itorero ryitwa Sarudi. Itorero ry'Isarudi babwira ngo nzi imirimo yawe, ariko nanone nkaba nzi neza yuko ufite izina yuko uriho nyamara uri intumbi, ufite ishusho y'uko utunze nyamara uri umukene ukeneye no kwitabwaho. Yesu ari kuvuga ngo ni nk'uko ubona itorero rya Hemu, Hope for Eternity Ministry, rishobora kuba rifite inyubako n'urupangu ibintu bisa neza, rikaba rifite ishusho mu bigaragara by'umubiri ko ririho, kandi muri n'umubare mwinshi nka gutya mu cyumba muri Kampala kusanga icyumba cy'amasengesho kirimo abantu bangana gutya, ndakurahiye muri benshi. Ugusanga itorero mwebwe musanga mufite ububyutse buriya mushima Imana kuko muri na benshi, twebwe urareba ugasanga abantu ni umubare. Rero icyo bashaka ugasanga bafite ishusho izira yuko bariho, ariko Imana babonamo ubuzima butagihari. Bishatse kuvuga iki? Ni nko kuba wagira itorero cyangwa mega church y'umubiri ifatika ifite umubare, ariko Yesu ntabara ubuzima muri yo. None ngo icyakora hariyo bake batanduje imyenda yabo, wabo ngabo nibo nzirata imbere y'abamarayika n'imbere ya Data, wabo ngabo nibanesha. Haleluya! Ngo sinzahanagura na hato amazina yabo kuva mu gitabo cy'ubugingo. Ahita abwira ba bandi ari tari guhanagura, cyangwa ngo mwebwe abandi benshi mufite izina yuko muriho kandi muri intumbi, imirimo yanyu ntago yigeze ishimwa amaso y'Imana yanjye. Yesu aza nk'intumwa none aho ngaho, kandi ari nyir'ubwite utanga. Urumva nibe wanduka abantu mu gitabo cy'ubugingo, abwiye ba bandi bihanganye ndetse batanuje imyenda yabo yuko atazandukura na hato amazina yabo. Bivuga yuko rero hari abazandukurwa nibanga kwihana. Abwira bitoro b'Isarudi benshi, ababwira kuko umubare mwinshi n'uwuhesha izina itorero. Itorero rigwirije abasambanyi benshi, rero itorero kwa ry'abasambanyi nubwo haba harimo abirinda. Siko meze se? Ni niyo nzina nyine Yesu akoresha ko abenshi mu itorero ry'Isarudi, benshi igice cya 3 umurongo wa mbere kuza ku wa 6, abenshi mu itorero ry'Isarudi bari bagwije iki? Ubupfapfa, nta buzima bagifite, ari bake cyane babarika. Yesu ari kuvuga ngo nibashimira kuko batiyanduje. Aravuga ngo nimukomeze mwihangane kugeza gupfa, kuko mwebwe nimutsinda nimunesha. Ijambo kunesha ntago ribwirwa umuntu utari mu rugamba. Birashoboka? Turasabwa kurwana urugamba rwiza. Haleluya! Ndakabije ibyo ni kuvuga birumvikana. Irambira ngo uyu mwaka yatanze amahirwe, ariko bari kurushaho kwimenyera, aho kugira ngo bagabanye ibyaha bari kubikabya, aho kugira ngo ubutinganyi bukurwa mu itorero, ahubwo bari kubereza intebe noneho, ndetse abatinganyi bagatera inkunga itorero hari bakatabahereza n'uruhimbi ngo nimwe bakozi b'Imana. Abandi abakristo bananiwe gutura, none tubonye abaduturira kandi banatwubaka urusengero katubahereza uruhimbi, ikizira kikinjira hera. Imana irababaye, ahubwo bari kurongera sasa kwirakaza noneho. Bene da, itorero rya Kristo riri kunyuzwa mu kayungirizo uyu mwaka. Ni umwaka wera kuye kurushaho kwera, n'uwandura akarushaho kwandura. Niyo mpamvu ari byiza gutahura imvugo y'Imana, kuko ibyera byose atarama. Kristo Yesu nashimwe. Iryo torero ry'Isarudi ryabwiwe yuko hari abandi benshi bari mu Isarudi bo Yesu atashimye bita ko ari intumbi, ngo nibaramire ibyo bafite. Ikindi nta bundi butumwa mbazaniye, ahubwo ubwo mwabwiwe mu bushire bubikorwa. None ngo hari ubushake bunije kubabwira ibyo mwabwiwe, mwemere kubishira mu bikorwa, kuko ubushobozi bwo gushira mu bikorwa ibi byanditswe byera buri mu kubana neza n'umuzayi wari we Kristo. Niba utabanye neza na Kristo ntabwo ushobora kwereza imbuto. None rero hari ukumenya, ariko gushira mu bikorwa ibyo wamenye ni izindi mbaraga, kandi n'imbaraga zikubuza gushira mu bikorwa ibyo wahawe kumenya. Ni kamere yawe, ni isurimo na Satani utazashakira abanza ahandi. Kristo Yesu nashimwe. Ibi bintu uko ari bitatu bifite imvugo bivuga. Isi iravuga, Satani akavuga, na kamere yawe ikavuga. Niyo mpamvu rero ari byiza gutahura imvugo y'Imana, kugira ngo kamere itakuganiriza wari wafashe igihe cyo gusenga. Kamere ikakuganiriza urumva inzara, urayihanganira. Menya Imana yumvishe gusenga, ubundi nubwo wakwira nta mpamvu yo kwicisha inzara. Kamere ikakubwira ngewe ubundi niko gahunda zimeze. Menya koko runakata wa wundi kuko yisonze yananiwe kwifata, kandi ngo umva abana banjye amasengesho twatirimo yitatu Imana irayabaze, uyu munsi mugarukire hano ni Imana ivuze. Kumbe ngo ari kwikiza kamere, arumva yananiwe kwihanganira inzara kuko umubiri wamunesheje, ahita abishira mu mvugo y'Imana. Namwe kuko mutaje kugenzura bamwe
bakaba ngo uwiteka si uduruhuye hano natwe twari twatagangaye twari twananiwe gusa kugira mbese ugasanga abantu imvugo ya kamere bayitiriye imana n'abandi bagakoba amashyi ngo koko imana irakoze kutworohereza. Kumbe nimwe mwayiyumvishemo murayitegurira, burya amasengesho wiyumvishemo ukayitegurira. Umuntu akahita akubwira ngo imana iravuga ngo garukira aho ngaho, uzitonde iyi mvugo. Ubwawe wayiyumvishamo kandi mu bushobozi bwo kuyakora kandi umuntu bw'Imana buhari bugushoboza guhasunika. Kereka nawe niba uri mu jwi rya kamera muri kamera zayumva ngo kabisa gumamo, ubu nari ntagange numvaga n'igifite gitangiye kurya. Burengeho haraho nari nice naje niyirije nanjye, ariko numaga hari ukunange inzara imereye nabi. Ndavuga se ko nayapanze kubera iki ubundi umubiri utangiye kuganza. Ndavuga se nta kundi nyine ndabyakira. Ungu se ubundi urwanye na kamera ubundi watsinda utarwanye. Kamere ni urugamba. Haleluya. Abazaga biyorohereza ubu ngubu simbabwiye ngo ndikubasha amategeko. Mutahura imvugo y'Imana mwitandukanye n'imvugo ya kamere. Umuntu inzari mumere nabi kuko ari umuhanuzi yumva kwiriza byamunaniye ahita bateza yani aguhakanya icyo Imana yavuze. Amera nka wa wundi umuhanuzi w'umusore Imana iravuga ngo genda ntugira ahantu urya. Umusore aragenda kandi Imana imwereza ibimenyetso, abavuye i Buyuda agenda muri Isiraheli Samariya. Kondi hari undi muhanuzi w'umusaza Imana yabayigize expired, yabayimuhaye pansiyo yo kutongera guhanura. Imana ikoresha uw'i Buyuda. Ageze i Buyuda abana baba musaza bumva ibitangaza Imana akoresheje uyu muhanuzi ukiri yanga upcoming prophet. Mbese uyu nguyu ugifite amavuta mashyashya muzehe yabaye avete Imana ikimutuma ibona yuko abi Buyuda bakwiye kuza bagahanura hehe iyo ngiyo muri Isiraheli avuye i Buyuda rwose. Ruba ko n'ubwami bwamaze kwicamo kabiri bitewe no kwitwara nabi kwa Salomo. Ubwami bw'Ubuyuda bwari burimo imiryango ibiri, umuryango wa Benjamin n'umuryango w'Abayuda, n'ubwami bw'Isamariya bwari imiryango 10 ya Isiraheli. Rero bukitwa ubwami bw'Isamariya cyangwa Isiraheli, hano akaba n'ubwami bw'Ubuyuda ariko bwifatanyije imiryango ibiri. Yesu nashimye. Biri mu bami ba gice cya 13. Ayo makuru niho yasanga. Yesu nashimye. Uhasanga neza inkuru umuhanuzi w'umusore Imana yamubwiye yamwibwiriye nta wundi itumye. Ndashaka mumva imvugo ya kamere kuna abantu bayitirira y'Imana bakikaza. Abandi bari hano murihana kuko murayitahura bamwe mukayirengagiza. Kuko nababwiye ngo mube maso, ubutabura ngo ni gute watahura imvugo y'Imana. Uyu muhanuzi uvuye i Buyuda Yerusalemu abwira umwami wari uhari, umwami witwa wari uyoboye icyo gihe, ahita avuga ngo mvuka Uwiteka avuze muri uyu muryango muri iki gihugu, kuko uwo mwana yavutse mu Buyuda ubundi bamwitaga Yosiya, ni umwuzukuruza, niba atari ubuvivi ni umwuzukuruza w'umwami Hezekiya wongeye 15. Kuko Hezekiya yongewe 15 ayibyariramo umwami wabaye mubi kuruta abandi bami bayoboye, amubyaramo witwa Manase. Manase atangira kuyobora afite imyaka 12, niwe wishe Yesaya, yaramukeba rwose bakoresha urukero. Uyu Manase ayobora imyaka myinshi 50 akora nyiki twabiro byo Illuminati ikora byo gusadaka abana bakabasha mu biro bakabakora basadaka. Uyu Manase ibyo mwumva Illuminati ikora ntabyo atakoze, byose arabikoze azari bupfubu rwose avuza muri Isiraheli. Imana akoze abahanuza akahita abica bigera ku rwego Imana imwisangira ngo rero umuhungu wa Hezekiya isageneye nanjye, ariko ndabona wowe hari uburyo webutse izindi mana bikiri biki. Manase ngewe ntago nyitinyo Imana ne ishaka ikora iki. Imana imwohereje kwa Nebukadinezari muri gereza bamucisha bugufi gato. Ahita ngo none Imana ya papa Hezekiya yibuka, Imana ibona yuko yihannye umutipe yitivuga aho kereka ngaruri bwami none ugende usenye ibyo wari wubatse wongera unyubakira igicaniro. Imana imuhereza umugabo amahirwe yo kongera kugaruka ku ngoma nyuma y'imyaka 50 yari akoze ibyaha. Imyaka 5 y'inyongezo ahita yibyara umusaruro asenya ibicaniro afakirijwe, kandi yarakoze imyaka 50 ari umupfumu yica Yesaya. Bazahura mu ijambo ngo ninjye waguhaye igare rikuzana ntacyo bitwaye kuko nanjye napfuye nihannye. Ni muri ubwo buryo Sawuli ari we wahirutse Paulo azaba byumva kimwe na Stefano, abwira ngo ikamba nkwiye kwambara umwitero wawe narawusigaranyije Paulo. Bakwicishije amabuye ndabishyigikira, ariko ubu ngubu nanjye
ntago byanyoroheye gereza nafungiragamo abana nanjye narazifunze nishura none ubu rero Stefano yicara haba nanjye nitwa ariko njye mfite ikamba riruta iryawe kuko nakubujije gukomeza vuga butumwa iryawe nararikoze hano buriya bibaza bari ikiganiro kisobanura gusanga Stefano yishanye nande na Paulo usanga Hezekiya nako Manase wishe Yesaya bicaranye ku ntebe bizaba biryoshye wa undi wacumise Yesu mu rubavu nawe yicaye iruhande rwa hariya bizaba biryoshye gusanga umuntu wamurozi wakwicaga yarakwishe ikati hinduka igare ryawe umurozi imana ikatimwe ngaho kizwa ukora umurimo yakoraga yamara gukizwa agakora ivuga butumwa riruta iryo wakoraga urumva ko rero mukazahura wari uzi yuko yapfuye waragiye uri kuvuga nabi mukazahura mwijja yambara amakamba aruta yawe kandi yarakwihutishije kuva hano ku isi buriya niyo mpamvu imana iratangaje wese ni gute wambaye amakamba uyu nguyu yaje wowe wazindutse gukora undi aje amasaha ari kurangira muhawe ibihembo bingana none kubera iki nyiri gutanga umurimo azi impamvu afite ahantu ashingira haleluya rero wikuraho amatiku y'abatiku wese azabazwa ibye Yesu Kristo nashimye byagenze gute kuri umusore w'umuhanuzi uvuye budageze iyo ngiyo abwira ngo hazavuka uwitwa Yosiya Yosiya yavutse kuri inde uhere kuri Hezekiya abyaye Manase amaze gukizwa abyaye umuhungu wa Musimo witwaga Amoni uyu Amoni atangira aho ise yahereye yaraguye arongera nawe aragwa we apfa adakijijwe abyara Yosiya ari we wavutse uruba ko rumana umwuzukuru Hezekiya abyaye Manase abyaye Amoni ni umwuzukuru wa Hezekiya sibyo urumva ko Yosiya uvutse kuri Amoni umwana wa Manase urumva ko Yosiya ni umwuzukuru wa Manase akamwuzukuruza wande wa Hezekiya uyu Yosiya rero niwe wa musore umuhanuzi yagiye arahanura ariko muri iki gicariro cy'Ibeteli hano umwana uzavuka azaba yitwa Yosiya uyu nguyu azica abatambyi nibo bibyo bigirwamana arabihanura kuko bizakora burya Imana itanga amazina umuntu mbere yuko aza ku isi Imana iba imufitiye porogaramu hari igihe abantu bava mu murongo baremewe gukora ariko Yosiya we mu gukura agira inyota yo gushaka Imana kuko aravukiye mission ashaka Imana amenya iby'amategeko arakiranuka uyu nguyu ntabwo birivuga yuko yigeze agwa uyu nguyu yapfuye anakijijwe ntaho birivuga ko yigeze agwa Yosiya ahubwo yapfuye akenyutse kuko araho yabuze ubwenge ariko ntabwo yigeze agwa ngo ave ku Mana Yesu nashimye hari igihe ubwenge ugapfukenyutse ariko ukagenda neza nka Yohana Umubatiza ntabwo Yohana Umubatiza abuze ubwenge mutabyumva nabi Yohana yararangije mission ye kuko Imana ntamara yo kuguhereza kurama kandi urangije icyakuremewe Yes Yohana Umubatiza aravukiye gutegura Yesu inzira rero nta mpamvu Yesu ari kwemera gusigara ngo bakora mbutiyaje kuko ubutumwa Yohana yaje avuga ngo ni mwihana ubwami bw'Imana buraje none nyiri ubwami araje no sasigara abwiriza ubwami kandi nyiri ubwami yageze noneho Yohana bamufashe bajya kumuca igihanga atuma habigishwa mugera mu mbarizo ya Yesu ura Mesiya unabatije yaba ari we cyangwa utegereza undi abigisha bageze kwa Yesu arababwira rero ntago nsubiza direct nsanzwe umbaza ikibazo nkagusubiza muri science unique ahita bamenya ngo rero Yohana itababajije ngo mbese ndiwe cyangwa sindiwe mumubwire ngo impumyi zirahumuka ibirema biragenda ibipfamatwi birumva ikindi ntimugarukiraho murebe ibyo ngiye gukora hano mugenda ndamubwira n'ibyo mwabo nimubwira ibyo mwabonye aramenya ko Yesaya yari yarabihanuye 61 ashaka kumenya ubundi ni nkuko ngo DJ numubwiriza butumwa ushaka kumenya ko numubwiriza butumwa mpereza katuti mvuga Imana ko numbwira kuko ngo nje kwisobanura ngo numubwiriza butumwa cyane birakwe yuko nkora ivuga butumwa bihamya yuko numuvuga butumwa ngo iburyo Yesu ngo niyo Mesiya atanga ngo impumyi zirahumuka abariko mbwira Yohana yarazi ko hari abaramubwira ngo nibura ngo iba wihanganye nubwo uri mu byara wanje nibura hari cyo dupfana ba mama ari ibibyara ntacyo bitwaye ntago bagiye kuguca igihanga Yesu yarebye asanga nijyanga bagiye kumuca aravuga ntago muca intege reka gende atagenda ndakariye ngira ngo reka gende neza we ko impumyi zihumuka yagiye kwisanga bamutumye yije gihanga
Yesu arabasha kuzura abapfuye, ariko yaravuze ngo Yohana nta mpamvu yo kukuzura wewe, wari urangije mission yawe, genda genda ukiri batere ntacyo bitwaye, kuba mission wayirangije. Kristo Yesu nashimwe. Ubu ndi gukora nka Paulo nka Silibatera, ariko njye ntago nzagenda nka Yohana. Yo nzagenda narashatse mfite n'urubyaro mu izina rya Yesu. Niko bimeze no cyari cyo bitwaye. Iryo sezerano ndarifite. Yesu ifite Imana icyizere yavuze, nayisabye urubyaro nzanabyara n'imfura y'umuhungu. Ibyo nabisabye Imana kuko navutse ndagahungu kamwe mu bakobwa batatu mu nda ya mama. Mvuka ndi umunaziri narasabwe Imana. Mama wanjye arasabye ngo Imana uzampa akiri umukobwa icyamukaza mwana w'umuhungu uza gukorera nka data, agakora nk'aba missionnaire, mbona akazanya nakora ingero zivuga buto, none dore zo zingenze. Rero sinabihisemo, rero Yesu nashimwe. Nanjye ndararwa ntanzi ndi mu ngendo nk'iza Paulo. Ubu ngubu nabisabiwe mbere, ni amahirwe, nifuzaga kuzaba engineer, nje nzamura inyubako za etaje nk'izo ngizo. Umukecuru umwe arandera inacuna kandi muri sina gatanu, ngo ibyo uri kwiga nta kimwe uzabacho. Imana irambwiye ngo uzubaka weho ubwami bw'Imana mu mitima y'abantu, ikindi uzamugabo w'ibyanditswe, ikindi mugisha wose mukorera Imana, singa uciye intege igugira ubumenyi, ariko nta na kimwe uzabacho. Nuko ushaka kuba engineer ndi kwiga bya math physique economy, ngo ibyo bigira ubumenyi ariko nta na kimwe uzabacho. Numva nciye intege. Ariko ubu ngubu mbona nta nsanga si umukecuru nakarakariye mama wansabye mbere, ansabira akazi nzakora mbere yuko nje mbihitamo. Kurako urumva ko ariko nayo usanga sakazi wanarakara umubyeyi yagize neza, kuko nabyo biri mu bintu byatumye nawe ubu ngubu ajya nkumbura kambura. Umubyeyi wanjye yaradutandukanyije, Imana ifite gahunda, siko bire data. Ubu ngubu arankenera, Imana ikabambira ngo wibuhanga amaso, ariko urajyaga mpangayikira cyane. Agiye kibonera mu cyo cy'abasengesho, umuhanuzi uramubwira ngo niko mada, ko mwana ufite umwana w'umuhungu uruhangayikira, Imana irambwiye ngo nkubaze mbese aho ari hose niwo murinda. Arikanga ngo ninjye Uwiteka kumurinda. Mbese mama yibaye ko yampaye Imana ndi mu maboko yayo. Rero ntugahangayikire urubyaro Imana yaguhaye, yaruguhaye ibasha kururi. Icyo utafite ubushobozi kirekera Imana, kubera ko kugihangayikira ntago ugira icyo byongera. Tugaruke ku mvugo y'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Uyu musore w'umuhanuzi byagenze bite? Amaze gukoresha ibitangaza, umwami atobera ngo bagufata ibintu hanuye ngo bazica abatambyi n'abahanuzi banje basenga cyo kigirwamana. Ubu buhanuzi nzane ntago buryoheye amatwi, ntago kamere yanjye bunezerewe, kuko kamere mfite no gukorera Satani, ntago ari gukorera iyo Mana yawe. Ibyo nubwo ari Imana ivuze, ariko nge simbyemera, ahubwo bagufate kubako kubakugumyeyo, kuba pararize. Atanga buretse bataragufata banza usengere kugaruka. Kuba aragusengera kuragaruka, kuba ekuziba cyangwa igice kimaze gusaduka aho ngaho. Songa uburyo gisadutse ntago nemera ko ari Imana, be nubwo cyasadutse hari kuba cyazamo igisate. Amutunze urutoki ngo bamufate urutoki, ukuboko kuba pararize. Mbese ibyo byose ni ibitangaza Imana yakoresheje wa musore. Abana baba muhanuzi umusaza tubonye umuhanuzi ufite amavuta kuruta papa, agiye babwira isaba zamuye wa mwuka w'abarozi, kuko ari umuhanuzi uri muri pansiyo, uri muri retirement. Yatago wanjye ni gute umuhanuzi ava i Buyuda akaza muri Isiraheli ngewe mpari? Ni gute Imana ivugira mu bapeti abasaza dufite narebonye turi hano? Nta kuntu buri manje hari kiri kuvuga hano nami. Haleluya. Ni gute vuga mu bwana buto ko bavuga ijambo abantu bagafashwa, twebwe twese ko tutabibasha nk'ibi bintu. Nyine ntibabisore ko iyadutumye niyo yaduhaye, niyo yitwigisha, ikitwa kwigishwa n'Uwiteka. Umuhanuzi umusaza wamuhaye amakuru abana be, twabonye umuhanuzi Imana ukurusha amavuta sebo. Uyu nguyu umwami no kumwingenga ngo arye abasangire, ni umuhasari yavuze ngo ntiyarya, ngo Imana yamubujije kurya. Ubwo Imana burereka ranjye mu profitiraho, ubwo ari abahanuzi bagihaguruka, uyu nguyu kumuvangira biroro, ntabasha gutahura imvugo y'Imana n'iy'abantu. Reka yo sasa ngo murakoze, njye ndi umusaza mbasha gutandukanya imvugo y'Imana n'abantu. Iyo ngo aracyari umufite ubwo akiri umuhanuzi ukizamuka, kumuvangira biroroshye. Urumva ukuntu hazamo akagambane mu murimo w'Imana.
bakahita bagushingira umuntu Imana itaguteguriye kuko bari kukubarira, bakagushaka abahanuza kugira ngo runaka muzamupangire dushaka ariko kari agasore kabigwamo. Hari umuhanuzi ugeze kumbwira ngo Didier witonde, hari abantu bajya muri bangahe bamaze kurya avance, umukobwa arakubuze yabonye kukwegera bitoroshe, abona ntubarambagiza, abona ntubaha umwanya. Rero witonde kuko bamaze kurya avance yabaguriye abantu akana abahanuzi ngo n'ubu ugiye mu iterero nk'ahantu bajya mu ivugabutumwa mu byo nyasengesho nka gutya mba naje hano muri Kampala, umwe azavuga zomene wumva Didier mwana wanjye nduwiteka nguhaye runaka akiri kuvuga n'udasabwa mu sonda ngo wi ngo nibyo Uwiteka ubivuze gutafata udafatiba ku gituva ku muntu ujya ku muntu n'umwangira ahise kwisha. None numva yuko ari imvugo bahagaze muri ibi byanditswe mu Yohana 8 umurongo wa 17, ndashaka wasome wumve. Nititse Satani ahagararamo yagiye kuvugisha abahanuzi b'abapfapfa kandi batagifite kubaha Imana. Satani bavugira akagira ngo nibo bavuze kumenya Satani wavuze. Yohana hano twiko ni gute watahura imvugo y'iki? Yohana 8:17 havuze ngo ikirata mategeko yanyu ongera usubiramo. Uyu 8:17 Yohana 17 abango kandi no mu mategeko yanyu handitswe ngo ibyo abantu babiri bahamya ni iby'ukuri. Ndihamya ubwanjye ni Yesu uvuga na data wantumye nawe arampamya. Hera ku murongo wa 13 bavuze ngo 13 abango abafarisayo baramubwira bati cyoye ko wihamya nibyo wihamije si iby'ukuri si iby'ukuri. Yesu arabasubiza ati nubwo nihamya ibyo nihamya ni iby'ukuri kuko nzi aho naturutse naho njya, ariko mwebweho ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya. Si byiza kugishima ko umuntu uzi yawe uramwara. Yesu azi yaturutse niyaje, none uramugisha impaka utazi yaturutse niyaje. Hano Yesu rero ari kubakosora ngo ntukihamye ngo ubuhamya ngo nabwawe ubwo ari wewe witangiye uhamya ntabwo tubyemera. Hano Yesu avuga ngo okay byanditswe mu mategeko yanyu, biranditswe ngo Yesu arazi ibyanditswe. Umuntu ari ngo 17 sibyo ariko amategeko yanyu abafarisayo mwandyarya ko ubuhamya bwa babiri bukwiye kwemerwa. Wa mbere untangira ubuhamya nakaye mbabwira Yohana sibyo, ariko sindirirwa njya ku buhamya bw'abantu. Icya mbere reka nge na data tuba abahamya babiri barahagije bisoza amategeko. Icya mbere umpamya ni data, uzitonda umuntu utanga Imana nk'umuhamya, ntashaka abantu mu buhamya. Uzitonda ngo kuvuga ngo Imana niyo muhamya wanjye, ibyo mvuga ni ukuri, Imana niyo muhamya niba nyibesera inyice. Uzitonda umuntu usaba Imana ngo niyo muhamya, kubera ko azi uko abantu badashobora kwemera, ariko nuyitangira Imana ubuhamya Imana yo ntimenyerwa. Niyo mpamvu ngo ntukarahire Uwiteka izina ry'Imana mu binyoma. Niyo mpamvu rero uzitonda umuntu utangiraho Imana ubuhamya. Niyo mpamvu ari byiza nubona umuntu akubwira ngo ni Imana ivuze uzavuze urabihamya neza ni Imana ivuze, vugisha ukuri niba ari Imana ivuze. Uwo muntu azahita agira ubwoba kubera ko Imana hari ukuntu ibeshera ukibagirwa yuko wanayisaba ngo igutangire ubuhamya. Niba uzi yuko ari abantu bakuguriye ukavuga ngo ni Imana ivuze, runaka akakubaza akagushira nibyo koko ni Imana yavuze. Niti cyatumye Mikaya ahita avuga ngo burya cya Ahabu cyangenzuye kiba yuko mu gipfunyikiye, kuko aravuga ngo bahanuzi magana bose barahanuye bamaze guhanura. Biri mu bami ba mbere 22. Niyo mpamvu ari byiza gutahura imvugo y'iki. Mu bami ba mbere 22 Yoshafati baramwemvita kuva i Buyuda. Icyo ko Buyuda bari bafite abantu bagerageza kubaha Imana. Yoshafati ngo yobaga Uwiteka ariko agira inshuti na Ahabu utarubahaga Imana. Umwe asenga ibigirwamana udasenga Imana nzima. Imana ishaka guhorera amaraso ya Naboti agira apfira Gereyadi yongiye iramoti Gereyadi agiyeyo. Yoshafati atango ngewe nsanzwe nsenga Imana, ntabwo najya ku rugamba ntagishije Imana inama. Niga na sogokuruza wanjye Dawidi yajyaga ku rugamba akabanza akagisha Imana inama. Hano rero nta bahanuzi bahari tubagisha nk'inama. Uretse ngo ntabwo ufite umuhanuzi gusa, ufite abahanuzi katresa bose barahari, ahita bakunganya babandi yaragaraburiye imitima bageranaga kwa Ezera ngo wumva Uwiteka Yezebeli Imana iri kumwe nawe, nubwo akomeza gusengera Bayali ntacyo bitwaye, pako muri akantu tukarya ntacyo bitwaye, Imana izabagira neza.
bakarya imitsima ibwami bakabahereza n'agatsika bagasigira ngo ntacyo bitwaye twabapfunyitse ariko ntacyo tubonye yo kugaburira abana. hari abahanuzi ndi kubwira bameze gutyo, bamwe nuko ngo nyine bateye bagaza kuvuga ukuri bitewe nuko bashaka indamo. Rero 400 yarabagwije babyumva kimwe na Ahabu, ntibamubwire gwihana ibyaha ko bakubura ngo gumamo Imana uri kumwe na ntiyatahura imvugo y'Imana, ariko akabazi uko none akabazi uvuga witwa Mikaya wubaha Imana udahubukira kuvuga, avuga ibyo yavuze akabitandukanya n'amarangamutima ye, akabitandukanya n'ibyo ararike n'inzara yaba yamuriye, akavuga ngo ntabwo njya kubekera Imana nubwo nshonje, Imana ishaka yuko wihara ibyaha byawe. Mikaya akavuga ntacyo naguhereza, genda nta nitike ngo Mikaya ntacyo bitwa, ariko nakubwisha Imana yavuze. Rero uyu nguyu Mikaya yarazi ko ari umuhanuzi uvuga ibyo Imana yavuze, ikindi udahanura ibiryoheye amatwi ya Ahabu. 400 bose barahanura, Yehoshafati ahita ngo nshingiye kubiye nsenga n'Imana ndumva nubwo ubuhanuzi bwa 2 bwemererwa, none ubu ngubu n'ubuhanuzi bwa 400 ndashaka mbi cyitwa gutahura imvugo y'Imana. Yehoshafati ahita avuga ubuhanuzi bwa 2 bukwiye kwemerwa, yego niko byanditse, ariko hano noho bano birenze 2 400 bariko ngo genda uratabaruka amahoro. Turi ko bene data mu kugenda gutabaruka amahoro, Yehoshafati yumva mu mwuka warashaka gukora iby'Imana ishaka. Niyo magambo twasomye muri Yohana 7:17. Yesu yavuze ngo iki? Yesu yavuze ngo ukunda gukora iby'Imana ishaka wese abasha kumenya yuko ibyo mvuga ari iby'yantumye cyangwa ari ibyanjye nkanjye. Hano ngabo mwayumvishe Yesu arimo kubabwira ngo reka mbakopeze no mudafite n'umwuka w'ubugenzuzi mwese mubasha kuwuhabwa uyu munsi wa none. Dore password bahesha umwuka w'ubugenzuzi kuko urakenewe, nuko muri wowe ugira inyota n'inzara byo gukiranuka, nkuko Matayo 5:6 havuga, kuko ngo bene nk'aba barahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Ntibazihaza, bazahazwa n'Imana. Kristo Yesu nashimye. Rero ubwo ufite inzara n'inyota byo gukiranuka ukaba ushaka gukora iby'Imana ishaka, niba muri wowe ariyo nyota ufite, ndakubwiza uko nubwo bazi kuvanga, nubwo waba utumva ijwi, nubwo waba utereka, nubwo waba utarota, niba ushaka gukora iby'Imana ikunda, iyo bakubwiye imvugo y'Imana mutabanye mudasabana, wumva umutima wawe wikanzemo, ukumva kubikora ntibiri gukunda. Niyo mpamvu haza gusaba ibimenyetso utangiye gushidikanya imvugo y'Imana. Yehoshafati ntazi yumvishe, ariko atitaye ku buhanuzi bwa 2, ku buhamya bw'abangahe 2 ngo babimbye Kanyarira, babimbwira Samatare, babimbwira Ibunaka, Segukupura Mountain, Uwakisopura Mountain. Imana ibisubiramo, kumbe baragupfunyiki. Ni byiza gutahura imvugo y'Imana igenzura ibyo bintu bakubwiye, wumva uri mu nzira yo gukora ibyo Imana ishaka mbere yuko byinjiramo, cyangwa uri mu nzira yo kwicira inzira. Tuko bene data, Yesu Kristo nashimye. Yehoshafati ntiyitaye kuri 400 nubwo ubuhamya bwa 2 bukwiye kwemerwa. Yaravuze nubwo ari 400 bavuze Yehoshafati, atabwira umwami Ahabu, ndumva iyi mvugo nubwo bose bahuje, bose bakaba ngo zomere bagahuza 400 batabyumvikanyeho, kandi mu by'ukuri bara bose 400 nta n'uwo hano hibye, bose baravugishijwe nkuko abarundi bavuga. Guhanura no kuvugishwa, bose bumvisha umwuka avuga, ariko umwuka w'ikinyoma Imana yoherereje, kuko aya magambo avugwa hano. Abatesalonike ba 2:10 hari amagambo avuga ngo kuko banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Uryo jambo impamvu banze gukunda ukuri ngo nizatuma Imana yohereza umwuka w'ubushukanyi bukome ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye ukuri bose bakanga gukizwa. Si uko batahawe kumenya ukuri, ahubwo nuko banze gukunda ukuri bahawe kumenya. Rero kizatuma Imana ibabwira rero kugira ngo mubakazu yazi, reka mbeze umwuka w'ubushukanyi w'ikinyoma mu wizereho, kuko maze gukunda ukuri nababwiye, noneho bazahabwa kumenya ikinyoma, noneho bakizere ngo kugira ngo abishire ko muzuba bw'ibyaha barimbuke nta rwitwazo ngo ntitwamenye. Niyo mpamvu rero Imana ishaka ko uwera rushaho kwera n'abandi bakarushaho kwera. Iyo rero wanze gukunda ukuri nta nubwo uhabwa
andi mahirwe uretse guhabwa amahirwe y'abagupfunyikira bakaguhuza n'ibyo urarikiye ngo irabikoze kandi irabikoze tubaza ko bose ari guhuza ko babikoze 400 barahuje urabizi rero ko wanze gukunda ukuri ariko ukumva bari kuguhumuriza mu kinyoma muka w'ikinyoma uzitonde utabaye wabaye nka Ahabu ugiye gupfirira mu tigare yake kikobere data imvugo y'Imana ntago ari majorite kikonte ntago ari benshi bavuga ngo bihamye Imana ahubwo imvugo y'Imana niba ushaka kwitahura gira umutima ukunda ukuri isakabiri gira umutima ushaka kubaha Imana niho Yesu yabwiye abafarisayo biroroshe gutahura imvugo yanjye Yesu mw'abafarisayo mwe nubwo ntijye mu mashuri yanyu nubwo ntafite certificat wanyu nyamushaka kumenya abakristo bahemu yuko Uwiteka ari kuvugira muri runaka mwebwe mugira intego yo gushaka mugira intego gukunda ukuri icyo ari icyambere icya kabiri mugira inyota yo gushaka gukora iby'Imana ikunda ibi bintu nimubigira uzazana kubakoresha iby'Imana idakunda uzumva umutima wikanzemo kirenye ikimenyetso kikubwira ngo fe attention witonde bano bakura se kwera cyo pinga umuhanuzi ko ahanura bigasohora mu bwenge buretse ashobora kuba Petero ahanduye ko Kristo ari umwana w'Imana ariko nyuma Satani akamuvugiramo ntuza ngo kuko ari umuhanuzi niyo mpamvu ari byiza ntukahise wizera imvugo yose kikobere data haleluya bije gute rero 400 baravuze Yehosafati abwira Mikaya mu bami ba mbere 22 atamubwira rero nakubabwiye Mikaya nakubabwiye umwami Ahabu nta wundi muhanuzi waba usigaye umwami Ahabu yatango okay hari umuhanuzi witwa Mikaya mwene Imula uyu nguyu asanga hanura ibibi gusa ntajya mbwira ibyiza uyu nguyu afite umwuka w'uburondozi areba gusa ibibi ntareba ibyiza aratwihanisha gusa nta natubwira ko Imana iduhaye viza atubwira yuko Imana ibabajwe nuko twasambanye ngo tubyihane ntatubwira ibindi abangaba rero ntibakundwa niyo mpamvu mutahitamo nkunda mwese Yesu nashimye reka manure nka Mikaya ngende ijoro ariko rinyemera haleluya haleluya Mikaya rero we yari yahawe amakuru y'icyatsi bari bose bavangirwa ahita bohereza intumwa Yehosafati abwira mwami Ahabu wirakara bivuga gutyo ngo ahanura ibibi pfa kumuzana kuko numva 400 nibwo bahanuye bagasoza ibyanditswe barenga 2 Imana yasa nka yabakonfira ariko hari ndi mu mutima wanjye no mu mwuka ndumva bitewe nuko nshaka ukuri nshaka kujya mu rugamba Imana yashigikiye shaka ukuri ariko numva uyu mwuka nubwo wavugiye muri bano umwuka w'ikinyoma ntago mbyemera ndashidika muza n'undi muhanuzi base wanyuma tuma amahirwe bazana noneho wa wundi utavugirwa muri kinyoma wa wundi weretswe uw'ikinyoma ari gusaba akazi ngo mukame ngewe ngende muri 400 mbahuhiremo rwose bavugisha baragira ngo basanga bumva zomere n'ijwi basanga bafite amaso y'umwuka n'amatwi y'umwuka basanga batakumva Imana bazagira ngo niwe wongeye kuvugira muri bo bose bazazomena rwose niko kugenda tikobere data barabazana baravuga ngo rero Mikaya udahanura ibihabanye n'ibyo abandi bahanuye bose bavuze ko ari butarabaruka amahoro dusanga tukuzuhanura umwami bibi umunsi gerageza wihangana udahabanya n'ibyo 400 bose bahanuye wiba odd one out rwani be common genda ube komeye genda ube rusange n'abandi burya hari igihe abantu batugerageza bashaka ko dusa nk'abandi haranira gusa n'Imana uyisa nk'abarunaka Yesu Kristo nashimye ko munasa abandi bashumba bakora bino hari umukozi w'Imana arambiye ngo Didier none izo nyigisho zugira abana pastor kweti batazivuga basoba biri itandukanye n'iyo usoma ko hari abo twasangiraga inzoga yari umugabo w'umurundi ko twasangiraga inzoga ntarakirwa abapasiteri ngo kweri kimuzinywa barega umubiri ukereka alcohol ntacyo bitwaye none ibi bintu njye byanguye gukizwa bwa mbere ko nabonaga n'abashumba tuzisangira ntarakizwa none Didier bino bintu bigeze ute wowe ntabwira biterwa n'inzira ziri mu mitima yabo kuko ufite inzira zigenda Siyoni afite inzira nyabagendwa iyi nzira yitwa yo gukiranuka ngo abandi imitima ntibayinyuramo rero nubona batinya kuyinyuramo nuko nyine banzuye imitima inzira nyabagendwa ntibazayivugiramo kubera ko imitima baraza ni gute ngo mureke inzoga kandi twazisangiye bizabagora siko bimeze haleluya Mikaya rero uramwa baramuhugura ngo dahanura ngo ngiye ndavuga ibyo Imana yavuze ariko agenda ari kubitekerezaho akiri kubitekerezaho atarafata umwanzuro umwami yahawe aramubwira ngo Mikaya nje nitabana nabo tigare yazi ntamuhaye n'amahirwe yo kubanza kubaza Imana
jene ntabara amategeko nzatabaruka amahoro. Mikaya ngo genda uzatabaruka amahoro. Yahabaye tuvuga nubwo naguye nkaba nsenga ibigirwamana, ariko nkuko bugenzuzi ndafite Mikaya uyu munsi yise muhabwa. Impamvu ntago nemera ko ari Imana yavuze. Reba ku buryo wagenzura, burya Ahabu yatwigishije uburyo wagenzura imvugo y'Imana. Uzi uburyo Mikaya yabajijwe ikibazo akahita atinya, kandi yarahanuye ibyo, yaramubwiye ngo genda uzatabaruka amahoro. Nyine bambwiye ko ntahabanya namwe. Ahabu ahita ngo Mikaya we, ko ntakuzi kutagiye mu mwuka, kutabanje kuzomena, none ko cyisuhanura nk'uwabanje kubwirwa amakuru, ahita bigenzura. Ibintu Ahabu nkurahize inshuro zingahe umbwire gusa ibivuye ku Uwiteka, kuko yarazi neza ko Mikaya atinya Imana. Haravuga n'ujya kundahiza ntabwo bigikunze kukubeshya. Kuba utinya Imana rero reka nkubwize ko none umva Uwiteka avuze. Uzi ko yabanje kumurahiza ngo nkurahize inshuro zingahe umbwire gusa ibivuye ku Uwiteka. Ibi ni Ahabu uvuga. Yarazi neza Imana, yaguye abizi, yarazi yuko Imana itabeshya. Icya kabiri, abayubaha bakwiye kuyubaha ntibase n'abandi. Niyo mpamvu yarahije Mikaya, abandi ntiyabarahije 400, kubera ko yarahije Mikaya wenyine. Niko arazi yuko ari umuntu uvuga ukuri. None abeshye ntabwo kubeshya nibwo ukibyiga. Ndabona uburyo wabeshya hano bise nkugwamo nubwo ntari umuhanuzi. Ndakugenze nsanga atari ivuze, ahubwo ni wewe uvuze ibyo bakubwiye. Nkurahize inshuro zingahe none umva ko Uwiteka we wikwirirwa undahiza. Nabonye neza bagiye Abisiraheli, mbona bagarutse nta mwungeri bafite, nk'intama zitashye. Ikindi dore itatubona 400 bose bavangirwa. Ngewe gihe inama yabereye mu ijuru nanishaye iwanjye, mbona filime ijuru ndarisura, nsanga mu ijuru bari gushaka ikiraka uwo bagihereza mu ijuru banza akazi. Mu ijuru rya kabiri aho akura wa mwuka w'ikinyoma, za mbaraga Paulo avuze ngo ntiturwana n'abanyama n'amaraso, rotsa n'imbaraga n'imyuka bitegeka mu kirere cyo hejuru. Ni mu ijuru rya kabiri. Kuri handi Gabriel bamufatiye aje guhura na Daniel. Aho ngo bita kirere cya kabiri, umwuka w'ikinyoma witwa ngo rero ndabona mu ijuru babuze ukora ako kazi, kuko Satani sawa ibinyoma ntago akiriyo. Mu ijuru bakoresha ukuri. Imana iragerageza abamarayika bari mu ijuru ngo ninde nakohereza agena sokashoke Ahabu. Buri wese avuga ibye. Biravuga ngo nyuma muri iryo teraniro ritarimo ab'ijuru bose babuze n'umwe ukora ako kazi ko kujya kubeshya. Burya Imana ari bagerageza ab'ijuru ngo nyuma haza umwuka. Uyu mwuka ni untoya, ni umwuka w'ikinyoma. Uwo Satani yari yohereje ngo ako kazi gendo gasabe. Turabona ijuru ryabuze abakozi, kandi twebwe nibyo dusanzwe dukora. Umwuka rito ngo ngewe ndaje imbere y'Imana abari represence umwuka mubi, ngo ngewe ndi representa wa Rusifero w'ibinyoma, hanyuma mpereza ako kazi. Urabona uzagakora nzagira muri babahanuzi bose basanga ubundi bakunda ibyo kurya by'ibwami. Nzagira mbavugire ntibazatahura n'umwuka wo kugeza ntibacyumenya. Nzagira mbavangire, nzagira no bavugiye mu ngo ugende uzabishobora. Nyina baravanga, ariko Mikaya asobanura ntabwo umwuka w'ikinyoma ari kugira ngo uvangire Mikaya, kubera yuko Mikaya yabonye ari guhabwa akazi. Ako kabara kumva yeretswe abona uri gusaba akazi ko kujya kubavangira 400. Rero Mikaya we rero asangwa abana n'Imana. Niyo mpamvu ibana neza n'Imana. Umuhanuzi ajya kuguhanurira ibintu wabanje guhabwa amakuru yabyo bibanga. Umuhanuzi yubana neza n'Imana, umuhanuzi aza konfirima inshuro nyinshi ibyo Imana yaguhaye kumenya. Uzi ko bino bintu bambwiye nigeze mbitekerezaho nkagira ngo menya ari ibitekerezo byanjye, ko Imana iri gukonfirima. Uzitonde, burya Imana bagusuye mbere ishaka ngo utahure imvugo yayo. Inshuro nyinshi imvugo y'Imana iza iri kugira ngo ikonfirime. Iyo itavuganye nawe mu nzozi yagusanga. Niyo mpamvu atari byiza guhubuka ngo ise wakira ibirohwa. Nubona imvugo ukumva ni shaki, wemerewe kudapiga ibihanurwa, ariko wemerewe kubigenzura. Yes, kuri yuko nujya kwa ngo nago nakumva runaka n'umusambanyi nubwo ari umuhanuzi ntabwo yahanura ngo mbyemere. Ko Imana ikoresha abaruta abasambanyi babasazi barya ku gasasiro hari kwibakoresha ikabavugiramo. Ko akoresheje idogobe icyaha Baramu mu bupfapfa, ntanso gukoresha abasambanyi. Umuntu ashobora kuva gusambana uzi ko azirayemo n'inzoga. Hari umusore nahanurina ngo yaje kusengera wacu avuye mu nkambi ya Cyaga. N'uwo musore ndi kubona Imana iri gutegura kuzagoreza umugore w'umuzungu, ntuziri gushakira no muri Afrika, gutegura kuzakoreza umugore. Musore mbona abaye nk'uwijimye.
aragenda abibwira pasiteri ibintu nagiye ndumva ntabyumva neza. Pasiteri ngo ngwino umbwire ibigenda bizi. Umusore ngo hari ubuhanuzi wamuhaye atumva neza. Bose ni ubuhe? Umusore ngo ibi bintu Didi yambwiye igituma nabigizeho ikibazo ni iki? Ndi mu nkambi ya Cyaka, hari umugabo w'umusiri duturanye ari kwinywerera ku icupa, yinywera icupa ngo rwose wa musore we yari yazinywe yasinze neza. Arambwira ngo ushingiye kuntu wiyambarira ni ukuri wa musore wambara neza, ntabwo ukwiye gushakira muri Afurika, ukwiye kuzishakira umugore w'umuzungu, wowe uzashaka umuzungu ntuzashaka umwirabura, yari yazinyweye uyu nguyu. Aramuduhanura ngo yuko uzashaka umuzungu ntabwo uzashaka umwirabura, arabimubwiye. Uyu yiyangira ngo ni uko yasinze ntiyabitahura. Rero igihe Imana yavuze ari kumuhereza konfirmasiyo aho utatahuye, yanyuze ahantu hadakwiriye mu musinzi. Hano rero nari mu materaniro nabwo njyewe ntabwo nasinze, ndi muzima, ntabwo nywa inzoga. Nubwo nahuje n'umusinzi ariko ni Imana yashatse gukonfirima kuko yanyuraho ishaka. Kristo Yesu nashimwe. Umusate muzi utangura ngo niwe ubaye uwa gatatu ngo nasogokuru wanjye yarabimbye kandi no mugaturika nyine bari mugaturika rakiri. Yabwiye ngo umuhungu wanjye uzagende wishakira umuzungu ufite uruhu rwera, ntabwo ubundi ukwiye gushaka umwirabura impuzu ibaze isekuru. Rero hari igihe Imana inyura ahantu hose ishaka, kuko biranditswe mu Yeremiya 3:37 ngo ninde wahanura bikabaho iyo Uwiteka atabitegetse. Muri magambo hari n'undi musore twasenganaga muri minsi tugisengana, ariko twarasenganaga yambwiye ko yakijijwe abwirijwe ubutumwa n'abapfumu gusa, ntabwo ari abazima bamubwirije. Yagiye abapfumu ashaka ubutunzi, umupfumu wa mbere arambwira ngo ndakubona aho bira ku mutwe, mva hano ntacyo nakumarira. Kandi umusore ni umupagani ariko yeretswe umuhamagaro wo kubwiriza ubutumwa. Sohoka hano ntacyo nkumarira. Tubwire iyerekwa ryavuye kuri Satani cyangwa ni Imana iri kumuhamagara yoweye ahantu adakwiye kugenda. Noneho wamutwara muri uwo mupfumu atanga umupfumu ntago agishoboye, cyangwa twari ku musiramu aragusomera idua. Uwo mupfumu w'umusiramu usoma amadua yakora n'amajini neza. Tugendeyo umunsi wakurikira gereyo, atari yagera mu sabo ry'umupfumu atanga ngo we ejo aho wagiye bakubwiye ngo iki? Abwira wa musore nubwo njye ntari umurokore ariko Yesu w'abarokore niwe uzaguhereza ubutunzi ushaka, ugenda ubwiriza byawe agenda ukizwe. Ntago ndi umusiramu ariko Yesu w'abarokore niwe uzagufasha, njye ntacyo nakumara. Ibaza umusiramu ariko ngo ntago gitari ariko Yesu w'abarokore niwe uzagira iki? Umusore ahitanga njye mu nyatuza gake bamwacu gake nta butumwa ngo ivuga butumwa naryumviye mu masaba abiri. Urumva ko n'umuhamagaro umusore amare kukwatuzwa gakiza yuzura umwuka, arahanura, ahaba kuvuga mu ndimi arahanura, abandi byo buririra ku misozi bagiye gushaka. Uwo yabihawe avuye mu bapfumu bamwatuza gakiza. Imana itanga uko ishaka. Asigana urugamba rwo guhinduka, turacyamusabira Imana muhindure umusore, ariko impano zo yarazimuhaye. Yesu nashimwe. Bishatse kuvuga iki rero? Impano zitandukanye no guhinduka n'izi mbuto. Ntuzirate impano, ahubwo eri imbuto zizatuma Imana ihabwa icyubahiro muri wowe, kuko iyo weze imbuto, haleluya, Imana ihabwa icyubahiro muri izo mpano zawe. Ariko iyo uhawe impano nta mbuto, ndakurahiye ushaka kuzakiza, uzamera nka Samusoni, uragenda ugakiza Abisirayeli ukabakura amaboko y'Abafilisitiya, ariko ukagwa ugapfana na Badelila nyine. Ariko iyo ugize imbuto yitwa kwirinda nk'iya Yozefu, usobanura inzozi muri ya mpano yawe wahawe, ikakwicaza ku ntebe ya Farawo. Hanyuma kuko wirinze ugatanga imbabazi kwa muka Potifari ntiwihore, ugatanga imbabazi kuri bene wanyu bakubabaje bagukomerekeje, nuko Yozefu abikoze yatanze imbabazi. Batazisabye bamenya azatwica nuko ari gutinya Yakobo, aravuga pana mwabikoze kubw'ubugome, ariko njye ndabona gukora kw'Imana mu bugome bwanyu, kwa ngo mbabanzize mbakize n'iyi nzara. Yozefu amenye ko ari umumaro waberera imbuto, atanga imbabazi, azihereza no kwa Potifari na madamu we, niba ari kuhita aheraho asha muri gereza, ariko yarabababariye. Ibi ngibi rero Imana ifata imyaka 30 yari amaze, itimuhereza umugore, imuhereza kubyara Manase na Efurayimu. Uyu nguyu yari yasinze icy'abagore, arangije Imana imukubita imyaka 80 yicaye ku ngoma ya Misiri. Urumva babaye imyaka ingaho ubwo 13, agiye kunezerwa imyaka ingaho ubwo 80 n'ingahe. Urumva ko yicaye ku ngoma ya Misiri afite imyaka 30, arama imyaka 110. Iyo ni imyaka 80 yayoboye ku ngoma. Umwamikazi w'Ubwongereza niwe wagerageje gukurikira Yozefu kuraba kuri iyi ngoma. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth yaramye imyaka 70 ku ngoma. Yozefu aracyamurusha imyaka 10.
Yesu nashimye. Gaddafi nawe ku mbunda aharamye imyaka 42 ku ngoma ya Libya. Museveni nawe yiramye cyakora. Yesu nashimye. Haleluya. Iki si cyo ngendereye. Icyo babwira nuko iyo impano yawe uyikoresha kugeza imbere y'abakomeye, ariko gutinda mu bikomeye ndetse no kurya ku musaruro w'iyi mpano ni ukugira imbuto irindi iyi mpano. Ko kamura kumva rero abanyempano benshi bari gutukisha Imana ku buryo n'abahanuzi abantu bamaze kugira ngo abahanuzi ubu ngubu Imana ambwiye ngo ugiye kwica isoko ry'abahanuzi bitwara nka Baramu. Icyo bishaje kuvuga, Baramu bajyaga bamupangisha kujya kuvuma kugira ngo uhereze akantu agahesha umugisha abantu ashatse, ariko babanje kumuhakana ngo ngewe umutampaye agafaranga ntabwo naza kubwira uyu muntu abaye Baramu. Namwe rero niba muteye gutyo isoko ryanyu Imana igiye kurica, ahubwo igiye kuryica, singiye kurica ahubwo yatangiye kuryica. Hari isoko bagifite ubundi bari kugenda ibica. Rero aho bagiye besikoroka ntibigikunda ubu, abantu bamaze guca kegi barigeye kugenda babwira nk'ubu butumwa buriya nabwo mbici isoko nanone, kuko niba baragiye babesikoroka inshuro nyinshi uzajya babwira mube mwitonze twize gutahura imvugo y'Imana. Ntabwo ari benshi bakwiye kubikonfirima, ahubwo dukora twaba ibimenyetso bihamya yuko ariyo yavuze, kuko umutima wawe hari uburyo Imana igoreza ikimenyetso yuko ariyo ivuze kugira ngo udapinga. Haleluya. Tudatize kuko ninjiye mu isaha mwanya munini. Yesu nashimwe. Ariko mbere yuko turangiza ndashaka mbasora kuri iki kintu Mikaya amaze kubihanura. Uwitwa Zedekiya yarasanzwe ari umwibone, imbuto y'ubwibone yamubujije gusobanukirwa yuko yavangiwe, yarasanzwe avugirwamo n'Imana. Zedekiya itakubita Mikaya urushyi, yarakuriye 400 rwose, niwe baherezaga agatubutsa agahereza ku bandi 400 ntumbaza. Ariko uyu Zedekiya niwe wari umuhanuzi w'Imena ibwami bemera, ufite ijambo kuruta abandi. Ahita kubita Mikaya imbere y'umwami Ahabu n'imbere y'umwami Yoshafati. Nta burenganzira abisabiye, ntarinze abasirikare babishinzwe, akibara guhanura ibyo ngo agiye kuzapfirayo. Imana apanze ko Ahabu apfirira muri Galeyadi. Hanyuma Mikaya itara witwa Zedekiya ahita azamura urushi ngo arukubitiye mu mwuka, kumva ari muri kamere. Rukubita Mikaya. Ngo Mikaya ni gute umwuka w'Uwiteka avuye muri nge Zedekiya avugira muri wowe Mikaya? Urumva mvugo ishatse kukwereka iki? Ko muri Zedekiya umwuka w'Uwiteka arasanzwe avugira muri cyo bisobanura. Ahubwo Zedekiya ari kwibaza n'iryari umwuka w'Uwiteka muvuyemo, akaba atari kuvugira ngo muri Mikaya kandi watamuvugiyemo, kandi ari we ibwami ufite ijambo. Murakumva ko kantu? Mikaya atamubwira ngo uzamye ko umwuka w'Uwiteka kuvuyemo. Bishatse kuvuga iki? Mikaya nawe yemeraga ko Zedekiya umwuka w'Uwiteka mukoreramo, ahubwo nuko uyu nguyu bitewe n'ubwibone n'ibiki ntiyamenye ko yakuwemo uwo mwuka. Amubwira ko uzabimenya ari uko bari mu cyo wawe wagishize muri gereza. Kristo Yesu nashimye yamubwiye Bami ba kabiri Abami ba mbere 21 22 murongo wa 25 wavuze gwiki? Yaramusubije ngo Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi. Hera kuri 24 ntacyo bitwaye. 24 haraba maze Sedekiya mwene Kanana yigira hafi akubita Mikaya urushi, aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri nge akaza kuvugana nawe? Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Ngwagarukira. Urumva ko uyu Zedekiya yemeranyije na Mikaya ko umwuka w'Uwiteka asanzwe anyura he muri Zedekiya. Utagira ngo bano bahaganane burya ngo barabi ibinyoma, bo bahisemo kuba ibinyoma, ariko bari basanga bafitiye izo network zo kuvugishwa n'Imana. Kuko niba Zedekiya avuze ngo umwuka w'Uwiteka anyuza he, avugira muri wowe Mikaya kuri umuhanuzi ukiri muto utaramenyekana n'ibwami cyane, kutaragira n'ijambo nk'iryo mfite ngibwami ndavuga bakanyu no kwa Museveni nagerayo, ukumva yuko mesa urwo buhatari kumva baravangiwe nawe n'ibyo mwuka w'Imana akurekeye, ubwibone bwarakurangiranye, ukumva yuko mesa ari we Imana avugiramo wenyine. N'umwana muto yamuvugiramo utazi kuvuga. Yesu nashimwe. Rero ntuzavuge ngo ngo uriya ntabwo Imana amuvugira bishingiye kuki.
ntuzonge niwajya kugira ngo niwe Imana ivugiramo wenyine. Hano hari abahanuzi ndi kurasa muramba abantu munkubita amabuye abari muno bagira ngo ni Imana avugiramo bonyine. Imana ikweretse yuko na Mika yamuvugiramo nubwo wabuzwa ibwami, nubwo waba mu gipasiteri bakubaha bakwemera, Satani yakuvugiramo ukanavanga ntunamenye yuko wavangiwe yo utabashije kwirinda. Gube maso. Niyo mpamvu navuga ngo tube maso tumenye gutahura imvugo y'iki y'Imana. Haleluya. Mika aramubwira ngo uzane ko umwuka w'Uwiteka kuvuyemo avugira muri njye. Igihe uzaba ugiye kwicuta mu mwinjiro waho ngaho nyine aravuze byarasohoye. Zideketa ngo burya cya kigabo burya naraguye sinabimenya nubwo ibwami banyemeraga ariko banyemaga naraguye. Mbese hari ugusigara n'izina ariko nari umugabo ntigihabwa intebe. Niyo dusabwa kurinda amavuta mwitabaza tureke kuyamena kuko abanyabwenge nibo bazahura n'umukwe. Ntabwo uzitwaza ngo nari umunyabwenge. Yesu azakubwira ngo igihe wamenye amavuta wabaye mupfapfa kuko wanze kuyarinda nge nzatwara abanyabwenge. Kubera ko kubaha Imana nibwo bwenge, ubwo kutayubaha nibwo bupfapfa. Finali nubura kubaha Uwiteka uzaba wishize umubare w'abapfapfa uzasigarana itabaza. Ni impano ariko amavuta bisobanura ukwera kuko azihakana abatejejwe. Haleluya. Ibyo vuga birumvikana. Mu mabanga basha gutuma uyu rero bimeze bite uyu muhanuzi w'umusore n'ibiki byamugenetse biwe ko umuhanuzi yavanywa kandi yumva imvugo y'Imana. Yes, nkanswe abatayumva noneho mu buryo buri live. Uyu muhanuzi w'umusore mu bandi ba mbere 13 ndamwe mwagezeyo. Mbese aha ngaha uyu musore uzi ko amaze kugira kibara kumva umwana aravuga ngo ngwino dusangire. Ubwo useye kuboko kwanye kukagaruka mu mbera ngwino dusangire. Aravuga ngo mvuka Uwiteka Imana mbwiye ngo singire icyo ndi nsubire i Buyuda naje niyirije ntakaba nanjye nshaka kurya nshiye kuby'ibwami ntabwo mperuka kurya akayama nakabenga ariko none Imana ntiyemerera kurya kano kanya ndongera kurya nasubiye i Buyuda none ndasiburukukira yugira ikibazo. Mwana ngo okay bw'Imana yabigutetse sawa ngagenda bahoro. Aragenda akiri kugenda muri mu nzira ari gusubira i Buyuda. Wabana bari bamutanze kugera iwabo kwa se wa musaza w'umuhanuzi uri muri retirement uri muri pension utakirya y'ubuhanuzi utakirya amaturo y'ubuhanuzi kandi Imana ari kimuvugiramo none atinye muzitonde bangura muntu ngo yaraguye ntabwo Imana amuvugiramo kwibavugiramo mwe numugwira umva ku rubyagize umuhanuzi w'umusaza yahise ahanura urupfu rw'uyu mugabo kandi ntabwo ariko byari byapanzwe ahubwo uyu nguyu yahise ahanura dore ko umusaza atako ngo byangiza bite abana be ngo wa muhanuzi w'Ubuyuda ni umuhatari kwa saa sita amavuta arenze aho papa nawe ntabwo wari ubizi ko we yabwiye umwami ibiro byose bamubarira ibyabaye. Abagize ishari n'uburakari ni gute Imana ituma i Buyuda twebwe tugihari hano muri Isiraheli? Ni gute ituma Didiye kuva Kampala kandi buno butumwa twakabubwiwe n'abahanuzi dusengana ukahita usanga haje ishari hano? Ibyo bintu ugasanga nabyo birinjiye. Ni gute Didiye ava Kampala aje hano? Twebwe nta bahanuzi dufite ntavuga busa dufite no biterwa sivuze ko mwabaye abasaza mwaveteye mutanyumva nabi. Hari abantu bahita bumva muri Sansenike nari nguhaye urugero kuko ari abafite iyo myumvire nk'iyi musaza ariko barabyuka mu izina rya Yesu. Haleluya. None abadafite iyi myumvire mwibere nka Mikaya ntacyo bitwaye. Umva umusore rero dore umusore icyo yazize niki turiko bene data impamvu navuga ngo ni gute twatahura imvugo y'iki ni wo mutwe w'iri jambo. Uyu musore uzi ko uyu muhanuzi w'umusaza ashobora kubabaza abana se yafashe yenze baremwerekeza ngo harya Imana mubujije iki kurya ibyo kurya ngo ararya ari uko yageze i Buyuda asubiyeyo kandi Imana yabujije kunyura mu nzira yafashe ari gutanga ntayisubiremo. Okay none ahita afata imatara ko indoga washaho ibyo n'uzahita agenda arakurikira asanga umugabo inzara imumereye nabi munsi y'igiti. Niba mwarahasomye neza umugabo burya inzara yamutadigangaje ajya munsi y'igiti arabanza araruhuka akagenda aza kugakomeza ariko yumva inzara imumereye nabi. Umusaza rero ngo aje ahita ngo yewe mugabo ni weho muhanuzi wavuye uve kuvuga icyariro cy'i Beteli wavuye i Buyuda ngo niwe Imana akoresha biriya bintu ngo yego. Okay wazaga kwakira ibyo kurya atababwira ntitaye ku nzara mfite Imana yambujije nakabaye nanabiriye n'ibwami siweho gusa n'umwami ashatse kujya cyane byakunze ariko none nta kundi nyine
nduhutse gato ariko naza gukomeza urugendo ndasibuka nuko nageze i Buyuda. Uramuzeta ngo reka nanjye ndi umuhanuzi mugenzi wawe, iyo ukora nanjye niyo nkorera. Ahita amwereka yuko bari mu rusinga rumwe, kandi njyewe mbisazemo uracyari upetiri bw'ikibizamo, reka ngukosore ushobora kuba wayumvishe nabi. Ubu ngubu birambwiye yohereje marayika w'Uwiteka. Uyu musaza rero yanze kwitabwa ko ari Imana ivuze, ahubwo yahise abisha kuri marayika kugira ngo yiyorohereze. Burya hari abahanuzi b'abahanga mu gutekereza barivuga ko ari Imana ivuze. Biraba ari urundi rwanda, reka mvuge ko ari marayika w'Uwiteka ubonekeye, kuko nabari igihe batangwa message. Burya marayika nawe aza ari nk'intumwa, kuko marayika yatanze ubuhanuzi kuri Gabriel, ndetse nako marayika Gabriel yatanze ubuhanuzi kuri Zakariya. So Yohana batiza Zakariya arapinga ubuhanuzi bwa Gabriel, hahita amusigira ubumuga bwo kutavuga bumaze gusabona kwemera ko bamarayika rero ni intumwa nkatwe. Rero yitwaje marayika, urumva ko yanga kuvuga ko ari Imana. Kamara kumva ngo marayika w'Uwiteka arambonekeye arambwira ngo Imana yemeye y'ukurya, kandi nanjye ndi umuhanuzi mugenzi wawe ngo niweho uvugana n'Imana gusa. Kumbe yari muri pansiyo, Imana nta cyizere kimufitiye kuba biringirwa. Ubutumwa bumva atari bwo bugarutse, kuba biringirwa ntabizerwa. Rero ko mwizerwa Imana ikoresheje abandi, undi wanze kumwizerwa muri bike sizagohereza byinshi, ibyinshi zabihereza wa undi wakurushije kuba mwizerwa. Simbibi amabanga, Yesu nashimye. Icyaje kubaho ni ikihe bene da? Uriya bitewe n'inzara mugiye kumutsindira hari yumva inzara imeze nayo cyangwa okay, ubwo ari marayika Uwiteka. Marayika se Uwiteka namuruta, nubwo Imana avuganye nanjye direct. Ubwo ngubwo reka nizere ibyo muvuze nubwo ntabigenzura, nshingiye ku nzara mfite. Menye Imana abonye yuko nagangaye, menye Imana amasengesho yayumvishe. Ni kwa kundi ijwi rya kamere ritarihuza n'ijwi rya kamere, hanyuma bahuza ngo cyakora reka ze nakira wumva umutipe muzeha bateguye ibyo kurya maze kurya umva uwo none uko Uwiteka avuze. Rero nakubeshya none ko ari marayika, umva none ko Uwiteka avuze. Biro byo nta gipindi kirimo, ndayumvisha neza ashingiye kuntu ndambye nyumva ijwi ryayo. None ndi muze naravete ariko none iravuze, ntariheruka kuvugisha, noneho numvisha ijwi iravuze yakubujije kurya none urabiriye, kandi nawe ubihanwa niwe umaze kumugaburira. Rero banje hara ndasoma ndasitara numva ndakariye Imana. Hari ibintu usoma bikagucanga. Imana inyuze muri mubanda maze kuriganya mugenzi aramubeshya, aranamugaburiye. Imana ntaso ngo Mana ntiyavugira mu waguye, hari uwaguye kuruta umusaza. Rero umusaza abeshya Imana, sibyo? Anamugabura ibyo kurya, hanyuma nitimunyuramo uyu mubanda. Yumva yahise imunyuramo bamaze kurya. None mvuko Uwiteka avuze yakubujije kurya none urariye kandi uranyweye. Ninde ubikoze? Ni uyu muzeri gubihanura. Hari abantu bagiye basambanywa n'abahanuzi. Imana ngo turaje dukora amasengesho y'itatu dukubakora deliverance. Yamara kubukora deliverance akakuba ngo rero kukwirukana b'abadayimoni aho banyize bigabo bikusamanya mu nzozi bya kabura, birako yuko turyamana mbyirukane turyamanye. Neka ntibari ku Imana ivuze nawe ugatandaraza umubiri wawe ukawuhereza. Ubwo kubukora deliverance hari abantu bateye gutya nuko uko umusore w'umuhanuzi bamukoze nawe. Bakakora deliverance rwose bakakuderivura, bakabana gukubitana ka sida n'ubundi burwayi n'inda. Ukavuga se ngo iyo nda ariko yahe bari kunywa deliverance inda nuko yinje niyo mwuka cyangwa cyakora. Imana ko yagowe abagore nibo babigendeyemo benshi bajya bagira ubwenge nk'ubwo uyu muhanuzi w'umusore, ariko dukwiye kwitara igihe natwe tubugira yitabaye Imana. Kristo Yesu nashimye. Nabiye ko muri bunkunde kuko uku ni ukuri. Dukwiye gutahura imvugo y'Imana. Uyu ni umuhanuzi Imana avuganye nawe nta wundi nyuzeho. Yari ikwiye kongera ikamwibwirira. Siko imeze se? Hezekiya igihe agiye kongerwa imyaka 15 muri Yesaya 38 Imana nyuze muri Yesaya ngo tegura ibyiza kuko uburwayi rwatari rwo gukira. Ahita agenda. Hezekiya ntiyavuze ngo Yesaya usengera akira akantu nyurire ku musozi nyingenda cyashaka kubaho. Hezekiya azi gusabana n'Imana. Mureke gushaka abahanuzi mushaka Imana. Yashatse kukohereza umuhanuzi amuguha akaza niyashize mitike kandi kamuza no kugusaba itike. Yes. Weho genda nka Yesaya umwizerwa kuko ari Imana gutuma mu bantu bakurusha gukizwa. Hezekiya nubwo atavuganaga n'Imana nka Yesaya ariko Hezekiya arakijijwe kuruta Yesaya. Kuko dore ibintu bibiri Hezekiya yamuritse. Muri Yesaya 38 umurongo wa 3 hasome wumva amagambo yavuze. Ntago Yesaya yivugaho. Yesaya we itwumva yatura ngo n'umunyamirimo yanduye. Uyu we
iminwa ye ntabwo yari yanduye utagira ngo yamuturaga yari n'iminwa yanduye rimwe na rimwe ariko uyu we Hezekiya watumweho rero n'umuntu ngo kuba Imana ivugana nawe ngo nukuri umukiranutsi. Gahini yavuganaga n'Imana nk'uko Imana avuganye na Mose ndetse Gahini akanga no kuyisubiza, ariko Abeli afatumije ku ijwi ry'Imana kandi apfa ari umukiranutsi ariko atumvishe ijwi ry'Imana. Gahini we ikanamwinginga ngo ayisubize. Gahini kwese irakaye nduburiza murumuna wanjye, reba uburyo aterana n'Imana batiki Imana. Hari abantu bifuza kumva ijwi ry'Imana, Imana iguhendahenda Gahini avuye no kwica. Uzitonde, hari abantu Imana yahaye amahirwe yo kuvugana nabo ariko bayimenyera. Rero ntuza ngo kuri avugana n'Imana ngo ni umuhatari azakuderivura utabaye maso. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso. Yesu nashimye. Azakweskoroka iyo n'isi yari kurya yawe n'abahanuzi barya yawe, n'abapfumu barya yawe bapfumura mu izina ry'Yesu babaye nka Baramu. Mbese Imana ibatabare. Murambabarira bari hano mbiciye isoko namwe mumenyere kubikora, nta kundi Didier ndataha ejo. Yesu nashimye. Mushake iby'Imana, mushake mumenye iby'Imana ishima. Biratabimeze bite? Hezekiya yavuze ngo iki? Yesaya 38 murongo uwa mbere kuza kuwa gatanu hasome w'inota ntacyo bitwaye, kuko ndumva nagashatse kongera ariko birakwiye ko nahiza muri rusinga ni gute watawuri imvugo y'Imana. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara, yego, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Amen. Uyu ni umurongo wa kangahe? Wa gatanu. Mwumvishe iyi mvugo ko ahaturutse ijwi rya mbere ko ariho haturutse n'ijwi rya kabiri. Uzi icyo bishatse gusobanura? Ni ukugira ngo Yesaya niba yabesheye Imana azahanwe ku giti cye. Yes, kuko Imana yuje muri Yesaya. Jye mbwira Hezekiya bakoze isengesho rihindura plani y'Imana, ariko amurika ibintu bibiri. Utarenga ni muri isengesho ryahindura ntabwo afasha yibiruye, nta nubwo ari nayo umunsi umwe yahise yerekera ivure. Yesaya akiri mu rugendo ataragira n'iyagana. Umugabo usanga usabana n'ijuru ntabwo byamusabye gukura ambutiyaje kwihana ibyaha, ntabwo yihanye ibyaha. Yarigenza asanga umutima we umucira urubanza, ahubwo perezida uburyo abanye nayo ngo Mana Uwiteka we nta byanje kwatura imbere yawe, ahubwo ibuka ko nagendeye imbere yawe mu by'ukuri, ntabwo ndi umuntu ukunda guteka ibika n'ibinyama, ndi umwami, nta ruswa nariye, nta nayiriganyije, nagendeye imbere yawe n'umutima utunganye kandi mu by'ukuri. Nyuma yo kugendana nawe mu gusabana kwanjye nawe, imirimo yose nayikoraga ntashaka gushimwa n'abantu, ahubwo nakoze ibishimwa imbere yawe mu maso hawe imbere y'Imana. None wowe ukora imirimo ushaka gushimwa n'abapasiteri n'abantu, ugakora imirimo ngo runaka azanyitura, reka muhereze umunyu nawe azawuma ningira. Uyu Hezekiya siko wakoraga. We yakoraga imirimo yose ashaka gushimwa mu maso h'Imana. Uwo mwese ko turi kubikora wiyerekana, ari gutanga, ugira ubuntu gakabya kwerekana abantu ngo bakurebe. Hezekiya we yakwigenzura mu mutima agasanga ari gushaka ko Imana imurebe. Nitaye ku maso abantu. Jeje ndashaka ko Imana imbona. Ibyo nkora byose mbikora gushimwa imbere y'Imana, maso h'Imana. Ntabwo mbikora abantu, mfasha imfubyi, ngafasha abapfakazi, ngafasha abantu, ngagabura abashozi. Ibi byose simbikora kugira ngo nemeze abantu ko ndi umukiranutsi, ahubwo nshaka kwemeza Imana, nshaka kunezeza Imana, ingirira icyizere. Haleluya. Mbere y'uko akora iyi mirimo abanje kumurika uburyo abanye nayo. Hari ugukorera Imana ariko utabanye nayo neza. We yabanje kuvuga ngo Imana ibuka ko Uwiteka nagendeye imbere yawe n'umutima utunganye. Sindashiraho imirimo, ahubwo ndi kuba kukuba uburyo mbanye nawe, uburyo ngendana nawe, ngendera mu by'ukuri, ntabwo mbaye mu buryo bwo guteka imitwe. Ni umukozi ariko mbere y'uko ngukorera hari uburyo nejejwe, hari uburyo umutima wanjye nigenze usanga nawe uri kunshira urubanza.
none Imana ni ikihe cyawe ushinzwe? ibaze ko uba mu buzima ukishakamo ibyaha ukayibura. ni umutima Imana yabanje kureba muri Yobu, agakeka ibyaha atanakoze akabyihana, akabikekera mu rubyaro rwe agatanga ibitambo. Hezekiya ngo yari umukiranutsi, ibaze mu bwami yari umukiranutsi ngo cyose kurusha abami bamubanjije n'abamuherutse. uyu Hezekiya yagendeye imbere y'Imana ngo akurikiza uburyo sekuruza Dawidi yagendeye imbere ye, ariko yaragiye arenga no ku rwego rwa Dawidi. uyu arakiranuka abwira Imana, akabona n'ibyaha yatura. ibaze umuntu bamutunguye gutyo, wategura imbizi yawe ugiye gupfa, anarwaye ararembye, mu kurwara kwiwe yaragikiranutse. twebwe duhura n'inzara ukaba utagikiranutse, uri mu matiku uri guca imanza, kuki batagusuye? uyu Hezekiya ararwaye, ntawamusuye, ahubwo uje kumusura aje kumubwira ngo ugiye gupfa. wumva ubwo buhanuzi? ntiyagwa naho ahita amwerekera ivura. Yesaya, iyo Mana iguturiye ko ngiye gupfa, mbasha kwigererayo. umuhanuzi mbere y'ukuza njyewe masara njye kwigera nubwo itavugana nanjye, Mana nibuka ko nagendeye imbere yawe n'umutima utunganye kandi mu by'ukuri sinagarukiye mu kubana neza nawe, ahubwo imirimo yose nakoraga ashaka gushimwa nawe. urumva ijambo kubana n'Imana no gukora imirimo. Imana magambo ibitambo ntabishize imbere, ahubwo yashize imbere kumvira Imana, nuko ibitambo biza nyuma. niyo mirimo myiza. kumvira biruta ibiki? ariko ibitambo nabyo biremewe. rero nguyu ntiyamuritse ibitambo, yamuritse kumvira Imana n'uburyo agendanye nayo. none weho mu kubana kwawe n'Imana, mbere y'uko uyisaba ngo ikongera igihe cyo kubaho, mbere y'uko uyisaba viza ubundi ubanye nayo, mbere y'uko uyikorera ubanye nayo, mbere y'uko didiye mvugira Imana umutima wanjye ahari urancira urubanza, mbere y'uko mba mu buzima umutima utancira urubanza. ni wo muhamagaro neza, nibwo uhamagara. umuhamagaro ni wo muhamagaro twahamagariwe twese. Abatesalonike ba mbere 4 umurongo wa 7 hadusomere wumve icyo twahamagariwe twese muri rusange. ni umuhamagaro wa rusange, niba ari umuririmbyi, niba ari umudiyakoni, dore umuhamagaro rusange, iyindi yose ari inyongera, ariko niwo muhamagaro rusange. Abatesalonike ba mbere 4, kubera ko Imana iri kuntwara kandi henshi gashatse kurangiza, nuko mu cyuma cy'amasengesho namwe hari igihe usanga nshaka gukata urusinga kumva umwuka ari kubigaro na bino, ariko ndaje mbikontorore, kuko umwuka w'umuhanuzi ngo agengwa n'umuhanuzi, ngo n'umwigisha nkwiye kugenga umwuka, ko ndumva ntabaraza hano bidakunze. Abatesalonike ba mbere 4 umurongo wa 7 havuze ngo iki? Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. umurongo wa 8 ukavuga ngo iki? nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. umurongo wa 3 havuze ngo iki? Abatesalonike ba mbere 4 umurongo wa 3. icyo Imana ishaka ni iki? ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Amen. umurongo wa 4 ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kugira nk'abapagani batazi Imana. kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kurenganya mwene se, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose, nk'uko twabanje noneho ngaruka ku wa 7 kubabwira no kubahamiriza. Imana ni yaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. ubu ni ubutumwa buri kubwirwa itorero ry'Itesalonike rwo bwongeye kumanukira itorero ry'intanga muri Nakivale muri Hembe, ngo ntabwo Imana yaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. ahita aba ku murongo wa 8, noneho nimupinga hano magambo ntabwo muraba mupinze Didiye, ahubwo muraba mupinze Imana ibahereza umwuka wayo wera. niko bivuze ari muyapinga. umuhamagaro rusange ni uwo niyo mpamvu mbere y'uko ukorera Imana uririmba, mbere nk'aba muririmbyi wa 99 mu gakiza rero ngo shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umuntu ndetse no mu mubabaro, ubwo Yesu yatubanjirije
tuje tumukurikiye tuzi rwose kuri yoku umumuro igice cya gatatu mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muru uzaze uza uwo umugozi w'icyaha uboha umutima uzaba ubasha umuti nezezwa no kubohorwa nkabo nuko nguko umva iyi ndirimbo hano amagambo arangirijeho uyu muririmbo avuze ko ashobora kuririmba aboshywe n'ibyaha icyo avuze ariko avuga yuko bitamunezeza ahubwo ngo anezezwa no kubanza kubohorwa akezwa akabona uburyo akora ni iki cyatumaga Hezekiya yanga gukora ibishimwa amaso h'Imana mu gihe umutima we wagiye mu binyoma ngo rero Uwiteka ko nagendeye n'umutima utunganye kandi mu by'ukuri nyuma yo kugera mu buzima bwo kwezwa ngakora ibishimwa mu maso hawe uyu muri nawe aravuga ngo rero kuririmba mboshywe umugozi w'ibyo waboshe umutima wanjye icyo ngusaba mu gihe agize icyaha kigashaka kunesha inzira yawe cyangwa kikandemera muri urugendo rwo gukizwa nsa nawe Kristo ndakwingiza uzaze uca uwo mugozi waboha umutima wanjye kuko ntabwo uboha imitwe ntabwo uboha umubiri uboha umutima kuko niho hava imyanzuro y'ibyo ukora Yesu nashimye ngo nezezwa no kubohorwa nkabona uburyo ngukora ariko ntaboshywe nejejwe kuko twahamagariwe kwezwa reko yuko umuntu wese akora Imana abohowe. Haleluya. Hezekiya rero akimara kubivuga Imana ntabwo arize ko umunsi urangira yisibwira Yesaya utaragera Ugana turamubwira ngo mwongeye kuba numje gusenga kwe imyaka ye nongeyeho imyaka 15 iyi myaka arayongerewe kuko iyo yabanje kubaho 39 yibyaje umusaruro none hagati yanjye nawe waba ufite impamvu yo kongerwa imyaka iri imbere hano ugenze ushinje ku myaka umaranye kuva wakizwa uburyo ubanye n'Imana ushinje ku buryo ubanye nayo urumva ko ufite impamvu yatuma wongezwa imyaka cyangwa ukwiye kwisubira kwa ngo Mana ntereza ubuntu mu myaka yashize ndabona ntaragenze nk'uko ubishaka ahubwo ushoboze noneho kumera nka Hezekiya so ko hari ibyo nakoraga ashaka gushimwa n'abantu none umenye yuko ugiye gukora imirimo myiza ashaka gushimwa nawe nicyo kizatuma udacogora. Icya kabiri ukwiye ko mbere yuko ukora imirimo ushaka gushimwa n'Imana ukwiye kubanza kwezwa ukaba mu buzima bwo kwezwa kuko utejerwa atazabona umwami. Haleluya. Rero gutahura imvugo y'Imana biroroshye. Uyu musore bamaze kumuhanura yuko noneho Imana igiye kumwica yishwe n'intare niko uwo musaza yahise abihanura avuga ko Uwiteka ivuze amaze kwicwa n'intare baravuga ngo wa muntu wagaburiye rwose wa muhanuzi wahanuye ubino ngo ibyo hanuye bizasohora ahubwo umuhanuzi yarumanuzi ni uko atumviye yazize kutumvira kubera icyo atumviye uyu muzehe yabigizemo uruhare yabimufashijemo ariko umuzehe nawe yaje ari gusohoza Abatesalonike ba kabiri umurongo w'10 ngo kuko wanze gukunda ukuri ngo ukizwe icyo kizatuma Imana yohereza umwuka w'ubushukanye ngo wizere ibinyoma. Icyatuma Imana yemera yuko uramuzehe agenda kugerageza uramuhanuzi umusore nuko umusore nawe yaratagikunze ukuri ko yabwiwe kujya gusiburukukira i Buyuda. Ikindi Imana bimubujije ishaka nko kumukosora bishoboka ko yarasanga akunda ibyo kurya kuruta ikindi kintu kuko ntabwo Imana kumubuza icyo kurya kwa rura rwego bimutere no kuyitapfa hari abica amasengesho ntibice siko meze. Umuhanuzi rero yanze gukunda ukuri ngo akizwe ahubwo uramuhanuzi umusaza uri muri pension wabaye retired amugerageresheje ku cyo kuriya cyangwa uworose wabyuka agapfa kuvuze ko ari Imana ubwo turagabane gihano. Umugabo yabigendemo wenyine ngo imbwa yiganye inka hariya n'inka irabizira. Rero hari igihe uzigana uwaguye kuko Imana itari kumukubita ntabwo Yuda Isikariyote yaba ari kwiba ngo wowe Petero wigane Yuda weho uri umwana w'ubugingo Yuda ni wo kurimbu. Rero Yuda Isikariyote arasanga ari umujura niko Bibiliya ivuga 11 Yohana umurongo wa 8 yarebye amavuta bamenye kuri Yesu Mariya mushiki wa Lazaro cyangwa amavuta akavemo amadenari 300 tukafashisha abakene birabo ntabwo bivuze kuko ari umunyamuhwe ahubwo ari umujura ashaka kuyiba. Reba umuntu ushaka kwiba Yesu bari kumwe none urikshinga uyu nguyu Yuda Yesu nawe n'umwanya yo kugeza ngo abakire muzahurana ariko ngiye wategura umubiri wanjye
satani yinjiye yuda sikariyoti avuye ku igaburo. Yuda sikariyoti yagiye ku igaburo Yesu yagabuye, none weho urya ku igaburo pasiteri yagabuye. Yuda igaburo Yesu yagabuye yaririyeho apfa anarimbutse. Hano hari abo kurimbuka, simbifuje kurimbuka, ariko abo kurimbuka bo ntibajya babura, kuko ba Yuda sikariyoti niko Kamiliyoni aririmbye ngo bayuda tuyita nabo abarara tuseka nabo uretse tugabana nabo tubamanye butabagamba. Yari ari kuririmba kuri dasikata ko tubana nabo tujyana isanga nabo, amagambo ntabwo mukiri kubyumva mwarakaye ariko mwanananiwe, reka nubwo nagarukira aricyo bitwaye nubwo kuko mbabwiye ko bayuda tugendana nabo. Nose ko abadiyakona kuko yari ashinzwe inoti, simvuze ko ariko ariho bari, ariko bakora imirimo yo mu rusengero. Yesu nashimwe, kandi Yesu ntanabatenge bagatenga abandi, ariko uwo ngo we ntatenga kuko abaha ishuri hariya. Kugira ngo Petero nashaka kwiba nka Yuda, Yesu atamubwira ngo mva inyuma Satani. Yacyashe Satani winjiye Petero, ariko muri Dasikariyote ntabwo Yesu yacyashe. Yabwiye Yuda Dasikariyote ngo gera vuba mission irangire. Yesu avuga ngo gera vuba wo kurimbuka, Imana amubwira ngo komereza abo wishe, komeza ubanyicirucura bagera, ariko ubundi nawe uzarimbuka. Ukaba umurozi utokesha abandi ariko akakoreka. Uzitonde ntuzemere kuba Yuda, ube muntu muri Yuda, ube mu bigishwa uko Yesu agutuye muri babandi 70 kujya gukora ibitangaza, ariko izabyo ritanditswe biragatsindwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Gutahura imvugo y'Imana ni gute? Twatahura iki? Imvugo y'Imana. Uyu nguyu rero we yari yarahawe kumenya ukuri, abyanga nkana. Niyo mpamvu musaza yamubwiye ngo kuko wanze kumvira Imana. Ijambo kwanga kumvira ni ijambo risobanura kwanga ikintu wamenye neza udashidikanya. Rero ntarabanje mbere ntarabihishurirwa, numva narakarira Imana ni gubera iki tishura umusaza wabeshye kandi bahohoteye umusore. Imana ntishurira yuko uriya musore yarazi icyo akora, yatawe yuko umusaza ari kumubeshya, kuko Imana yavuganye nawe. Imana ivuganye nawe direct, marayika azabihinyuze. Ntuzi ko igice cya mbere cy'abagara cyarimo 8 n'u9, Paulo yaraturabuye atubwira ko n'abamarayika baza bakatuvangira. Arongo nubwo aba ari marayika uvuye mu ijuru, abagara igice cya 8 n'u9 akaba ari marayika uvuye he? Uwo ngo akababwiriza ubutumwa buhabanye n'ubutumwa bwiza Kristo Yesu yavuze. Uwo ngo nubwo yaba ari nge Paulo ngarutse nkabuhakanya, mvumwe na marayika vumwe. Ibi ucyarasase kuvuga yaje kuvuga ngo ntimugapfe kwakira imvugo yose, mukwe kutahura ukuri kuko Kristo ari we kuri. Bagarata cyo mu gisome mwumva Paulo ngo nubwo bari marayika uvuye mu ijuru nkanswe umuhanuzi tumenyereye kazahakaye byanditswe, wowe ubyemera ngo kuko asanga ari umuhanuzi. Apana, hagarara mu kuri, ngo shingiye ku byanditswe byero uri gupinga ibyanditswe. Mubwiye ngo ibyanditswe Imana ivuga gutya, wowe wivuga gutya. Noneho hakaza ikibazo gikomeye abafarisayo bari bafite, bazanaga ibyanditswe gutega Yesu, bo bari bageze ku rwego baba abana ba Satani koko abana b'inzuka. Bakazana ibyanditswe gupinga ibyo Yesu ari kuvuga, Yesu akabakosorera mu byanditswe nawe. Rero Satani mutazagira ngo atinye ibyanditswe, Bibiliya ayizi kundusha, ayizi ko kuruta ko twebwe tuyisoma. Satani yibaze ko yahangaye Yesu amaze 40 n'amajoro 40, amubwira ngo ni uri umwana w'Imana, afatira ihindura umugati. Ngo handitswe ngo umuntu atungwa n'umutima gusa. Amaze kwivuga Satani ngo okay, ubuze ibyanditswe nanjye ndabizi. Nawe azanye Zaburi 91. Satani barayizanye umurongo wa 11, hamwe ngo yamushaje ku gasongero k'urusengero ngo aramubwira ngo sibukuva hejuru kuko handitswe ngo izateka abamarayika bayo, udakubita ikirenge cyawe kwibuye, niko handitswe ngo rero ingaho igerageza Imana. Yesu aramubwira ngo nanone handitswe ko sinzi icyo uvuze, ariko ukizanye muri sansenike ushatse ko ngikoresha icyanditswe mu kugerageza Imana. Yesu atabwira Satani ngo nanone handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Bishatse kuvuga iki? Niya mvugo usanga nk'umusore aje kuramagiza umukobwa. Matayo 7:7 Yesu yaravuze ngo musabe muzaha, mushake muzabona, mukoma ku rugi muzakingurirwa. Ukajya kudodora urugi rw'umukobwa ukiri singo mu ijoro, ukavuga ngo umva ko handitswe Yesu ngo ukomanze wese arakingurirwa di, nushatse wese arabona, nawe nagushatse ndakubonye. Ikindi cyaje ahantu gisohorera, usabye wese arahabwa, utanyuma ku bintu ndagushaka. Ugaheruka ushize mu byanditswe ibyo Yesu yivugiye Matayo 7:7 ugashaka kubishira muri. None wa mukobwa yabura ubwenge akakoko biranditswe ni Yesu wabivuze, ngaho ngwino basinguwe, ukatuheruka utanze umubiri wawe uri gusohoza ibya
kandi bakababwira ngo wumve uko handitswe nanone Abakorinto wa mbere 6:18. Ntabwo ari byiza gufata umubiri urusengero rw'Imana ngo uruhuze na maraya. Umubiri wanjye ni urusengero rw'Imana. Abakorinto wa mbere 3:16, imibiri yacu ni urusengero z'Uwiteka. Nusha mu busambanyi Imana izagutsemba. Mbese ariko kumubwira ngo nanone handitswe ngo nubwo usabye wese ahabwa, ati buri cyose ukwiye gusaba ukwiye guhabwa. Uru ni urusengero rw'Imana, ntabwo ukwiye kuruhabwa. Umubiri wanjye ukwiye kuba wejejwe kuko twahamagariwe kwezwa, ndetse biranditse Abatesalonike ba mbere 4:3 ngo Imana dushakaho n'ukwezwa kwacu ndetse no kwirinda gusa ndana. Iki ni icyanditswe cy'abasingo n'abadamu babandi bakunda kurambagizwa. Icyo cyari mugifate mu mutwe. Nagira uza kukubwira ubugoryi bamwe ngo nanone hanse ngo imibiri yacu ni insengero cya kabiri cy'Imana dushakaho. Iyo maze kukimenya imvugo y'Imana bayitahura. Satani nazira mu byanditswe aje kukuriganya. Uza ngo Satani nubwo uje uvuga ngo haranditswe ngo nanone handitswe ngo iby'Imana dushakaho n'ukwezwa kwacu no kwita ubusambanyi. None mu gihe tudashaka ibyanditswe, Satani tuzamutahura gute ko asigaye bikoresha nabyo kugwisha abantu? Turiko bene data, ni gute wane kuko Satani akoresha ijambo ry'Imana mu kukugwisha. Hari abagwira benshi mu byanditswe, ntago nkabije ndabeshe. Ababesiko bagira ngo bakoreshe ibyanditswe. Bano ni ngo bajya kugukora deliverance akwereka uburyo Eliya yubaraye ku mwana agiye kumuzura. Ngo naje kukuzura ugaheruka birangiye. Ukwiye kwitonda gutahura imvugo y'Imana, bigusaba kuba ukunda ukuri. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, ushaka gukora iby'Imana ikunda. Ibi niba mu mutima wawe gutahura imvugo y'Imana bitandukanye n'amarangamutima y'abantu ndetse n'imvugo ya Satani, bizakorohera kuko Imana avugiye muri Petero ntamenya yuko Imana imuvugiyemo mu ruhande twasomye muri Petero nako muri Matayo 6:6-7 turasanga Imana Yesu avuga ngo ninde, Yesu ninde? Petero amuhishurirwa ngo si inyama n'amaraso. Ashatse kuvuga iki? Amaraso ni ubugingo bw'umuntu, ko ubugingo bw'inyamaswa buri mu maraso. Ikindi umubiri si amaraso n'umubiri, ubugingo n'umubiri. Bishobora ko umubiri ubasha kuvuga ugira feeling, inzara ikuriye burya ni umubiri uri gutaka. Hanyuma ukwifuza ko umutima ni amaraso, kubera ko amaraso umutima upompa amaraso. Burya amarangamutima burya y'ibyiyumviro, hari santima kuvuga, hari n'umubiri kuvuga noneho. Bitewe nuko inzara ikuriye ukahita ujya guteka ibiryo kugira ngo ubone icyo kurya. Ubwo ni inzara iri kuvuga, ni umubiri uri kuvuga. Noneho hakaba no kumva umutima wari ikintu urarikiye, umutima wawe hari ibindi uri kubara. Ubwo numva ko umutima nawo hari amaraso, ni inyama n'amaraso. Niho Yesu avuga ngo umuntu agizwe n'inyama n'amaraso, umwuka ukinjira. Ahubwo ngo ubugingo, umwuka n'umubiri. Yesu nashimye. Noneho hano Yesu nabwiye Petero ngo ni inyama n'amaraso, aramubwira ngo si ubugingo n'umubiri, ahubwo ni umwuka w'Imana. Imana Data ivugiye muri wowe. Petero ntiyarasobanukiwe ivugiye, yaragize ngo wowe ntiwubitekereje, yaragize ngo ntiwubivuze nkawe. Yesu avuga ngo ntabwo ari inyama n'amaraso, ni Data uvugiye muri wowe. Petero ahita yumva yuko ari umuhatari, burya Imana ivugira muri we. Ahita muri kwabwira ko ari umuhatari. Yesu avuga ngo ni wowe rutare, ntabwo kibisibona ngiye kuguhindura urutare. Ni amarema y'ikuzimu. Ahita yumva yuko Yesu amubwiye ibintu bikomeye, ahita yumva yuko yakomeye, kumbe aracyari ikibabi, aracyari Simoni. Ahita yumva yuko ari umuhatari. Satani akavuga ngo ubwo utarisobanutse karange ngunyuremo. Yesu abatari kubabwira ngo agiye kuzapfa, abamushe ku munsi wa gatatu azuka ibikiri biki, avuga plan y'umurimo wo gupfira abanyabyaha. Ako kanya Satani ahita amunyuramo, cyangwa ni dayimoni amunyuzemo, ni Satani. Amaze kumunyuramo ako kanya ntiyanamya ko ari Satani amunyuzemo, agira ngo niwe. Ngo Yesu ibyo ntibikabeho, nta mpamvu yo kwirirwa gupfa rwose gupfira abantu. Ngo mvinyuma Satani, kubera iki wiswe Petero utare yiswe Satani? Uzi icyo bishatse kuvuga? Iyo utabaye maso aya majwi yose akunyuramo. Nubwo afite network yo kuvugishwa n'iki? Niyo mpamvu dusabwa kuba. Noneho Yesu yaje kubwira Petero ngo dore Satani mwese yabasabye muri Luka 22:31. Mwese Satani yabasabye, ariko Petero ndakwingingiye kuko niko gutegwa kuza umuyobozi w'abandi. Ndakwingingiye. Ubwo umuyobozi akeneye amasengesho kuruta abayoboye. Ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, kandi numara guhinduka ukomeye uzakomeza abandi. Umva ko hano Petero yakiri mu rwego guhindurwa, yarakwiye kwakira imbaraga. Nubwo yasabwe, ntabwo Yesu avuze ngo igikombe kikurenga. Aravuga ngo wowe ndagusabye ngo kwizera kwawe niko kujya kunyuzwa mu munzani, gukomere
kuko nubwo petero ugasubira mu kuroba uzatwara n'abandi n'abayohana bazakuyoboka. Wowe rero kugusengera mba nsa nkaho nsengeye abandi bigishwa bose. Burya hari umuntu wasengera ugaba usa nkaho usengeye itorero. Niba uzi umuntu yuko mu guhagarara kwiwe ateza ububyutse abandi, mu musengera atagwa kuko nagwa azagusha abandi abakonjesha. Rero niyo mpamvu Yesu yahangayikiye petero kuruta abayohana. Ngo petero nakwingingiye numara guhinduka uzakomeza abandi. Petero ngo njyewe ndakomeye. Ntiwikuri gusengera sengera ba Yohana bata. Byo ndagukunda tuzajya muri gereza batwicane. Kitambwe rero ntagura bisobanura kuzaba imyaka gatatu. Nani uri gupinga amasengesho ngo usenge. Niyo mpamvu rero utamenya ngo dide ngo mbonye kugwa imbere yawe fukama tugusenge. Ngo mvuge ngo ndakomeye. Bitavuga apana hamera nka Petero. Sishaka kuzihakana Yesu mpita ca bugufi kubera iki ntaguzaho bwira ageze umuntu. Ntuzagire ubwibone umuntu kuvuga ngo imbere hari danger ngo ndakomeye. Ninde ukubwira ko ukomeye? Hakomeye Kristo muri wowe. Ukwe guhaza maguruka tugiye gusenga kuko narangije insinga zambamwe namaze kuzifatisha ko mutakiri hano kandi ndarangije. Yesu nashimwe. Maguruka dujangize mwakiro cyanditswe cyo twasomye muri Yohana. Birakwiye yuko tumenya imvugo y'iki y'Imana. Yes, Abaroma 12 niko bavuga umurongo wa 2 ngo condition ni izindi ebyiri ngo ntimwishushanye n'abiki gihe nubwo mwemerewe kugendana n'abiki gihe. Mugendana n'abiki gihe ariko ntimwitware nk'abiki, tugendane n'igihe ariko nitwitware nk'abiki, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima misha. Duhinduwe n'iki n'ijambo ry'Imana, si amagambo y'abantu. Ngo nibwo tuzamenye iby'Imana ikunda, ishima kandi bitunganye. Kuko murakumva? Mbere yuko uhabwa kumenya iby'Imana ikunda, ishima kandi bitunganye. Abona Abaroma 12 umurongo wa 2. Urasabwa gufata umwanzuro. Niba abagabo buza bwo kugendana n'abiki gihe ikintu ukitwara nkabo. Gendana n'abiki gihe niba ufite gahunda yo kubahindura ariko ntiwitware nkabo. Gendana n'igihe ariko ntiwitware nk'abiki. Ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Aba bantu bari kubwirwa n'abakristo b'i Roma ariko batabasha kumenya iby'Imana ikunda, ishima kandi bitunganye. Pare kwavuga ngo rero ntabwo igihe cyose muzahora murinda abahanuzi ko babarebera ari babahanurira, ahubwo mukwekwe no mu nyigisho z'ababandi bashaka inshuro bazaba bashakamo ibyo kurya, bazaba bateka ibyo basha kubiba. Mukwiye kumenya imvugo yabo, mukare ko yavuye ku Mana cyangwa itavuye ku Mana. Icyo mbasaba ni mureke kwitwara nk'abiki gihe, mureke kwishushanya n'abiki gihe, ahubwo mwebwe mwemere guhindurwa rwose n'ijambo ry'Imana, mube mugira imitima mishya. Nimara kugira imitima mishya rero hano ntawe uzabavangira, ngo ahubwo muzahabwa impano yo mutasenge yitwa kumenya, yo kurondora. Umenye iby'Imana ikunda, ishima kandi bitunganye. Uzanye ko Didier yavangiwe nubwo yatinze ari kuvuga ijambo ry'Imana. Uvuga ngo Didier ibyo avuze hano nibyo, ariko hano yavuze mbese kwe kugenzura ukamenya. Fa kuba gusa ushaka iby'Imana ikunda, imvugo y'Imana uzayitahura nubwo umuntu aba aguhagaze imbere. Kristo Yesu nashimwe. Ngasabwa rero kuba maso kugira ngo Satani atanyuramo. Kuba maso ni gute? Nuko ijambo ry'Imana rihinduka itabaza, nkuko amaso ari itabaza ry'umubiri. N'ijambo ry'Imana ko Dawidi yavuze ngo ni itabaza y'ibirenge byacu, ritumurikira mu nzira ducamo kugira ngo nugera mu mwobo usimbuke kuko itabaza ryamuritseyo. Haleluya. Amen. Ndoje na cyuri cyane mu 105 niko bavuga ngo ijambo ry'Imana itabaza. Birakwiye ko tubama umutwe w'ijambo bavuga ngo ni gute twatahura imvugo y'Imana. Ni gute nyine gute nabisobanuye. Niba ushaka gutahura imvugo y'Imana rekeraho kwishushanya. Igira ukuri, kunda ukuri, reka kwishushanya. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, wemere guhindurwa n'ijambo kuko turisoma naryo riradusoma. Wemere guhindurwa naryo urihuze. Ubundi kubirasha kumenya yuko ukwiye guhuza ijambo ry'Imana n'amarangamutima y'ubumana y'imbuto za Mwuka Wera. Rero ijambo rigutera gukunda Imana cyangwa rigutera gutandukana n'Imana. Mbese ukwiye kurihuza n'ibyanditswe byera bigukundisha Imana no gusabana na. Ubuhanuzi bwose butaza buhesha Kristo icyubahiro bukaza busa nkaho buri kukurwanya bukukundisha isi bukakwangisha Imana. Ubwo buhanuzi zabwitondere nubwo aba ari umuhanuzi wemeye ntuzapfe kubyemera. Kristo Yesu nashimwe. Kuko abantu benshi bakunda iby'isi kuruta iby'ubugingo kandi muri iyi minsi isi noneho imaze kuba mbi kandi n'abayikunda baragowe. Ahangaha duhinduke rwose tugize imitima mishya. Biraguhinduka bizava kuki? Bizava mu kutishushanya. Nitureka kwishushanya tukaguhinduka rwose ngo nibwo tuzahabwa impano yitwa kumenya iby'Imana ikunda, ishima kandi bitunganye. Nuko rero kumenya iby'Imana ikunda, ishima kandi bitunganye ntabwo ari iby'abahanuzi gusa, ni iby'umuntu wese wemeye kutishushanya
ni iby'umuntu wese wemeye guhindurwa rwose n'ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri ni iby'umuntu wese wemeye gukunda ukuri. Niyo mpamvu mvuze ngo duhaguruke dusome kino cyanditswe hanyuma tugisengeremo. Ndarangije. Yohana 7:17-18. Icyo cyatsi turashatse ko tugisoma tukirangirizamo. Wumva icyatsi Yesu agira confidence yo kuvuga ngo ari kumwe n'abafarisayo nubwo mutari abandi basiye impano mwayihabwa. Nibwo mugira inyota gusa gukunda iby'Imana ikunda no gukora iby'Imana ishaka gusa. Muzajya mumenya iby'Imana ivuze. Mu bitarwa n'ibyo abantu bavuze. Kasome wumva. Reka dusome Yohana 7:17. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Urumva mvugo ukuntu isobanutse. Ndashaka wongera usubire. Iyi mvugo irasobanutse. Ni kuvuga umuntu nashaka kurondora umuhanuzi. Nubwo aba yaba ari umuhanuzi ureba cyane. Nushaka kurondora umuhanuzi. Nushaka kurondora umupasiteri muzima. Nushaka kurondora umuntu muzima. Wewe ubwawe mbere yo kujya kureba abandi banza witokore. Mbere yo kujya gutokora abandi. Kristo Yesu nashimye. Yesu ari kuvuga guki hano. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda Imana, azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Amagambo siyumvikana. Nushaka gukora iby'Imana ikunda ntabwo uzabibwirwa kumenya ko Yesu ari kuvuga ari ukuri cyangwa ari ibye. Ngo ahubwo nushaka gukora iby'Imana ikunda bikaba mu nyota yawe n'inzara byo gukiranuka. Ngo uzamenya Yesu niwe ubihanuye birasoho. Iyi mpano mpanuye hano twese twayihabwa. Ntibisaba ko kurambika ibiganza no kumenya ukuri. Wamara kumenya ukuri ukagira inyota yo kubisha mu bikorwa hanyuma ugahabwa kumenya imvugo ya Satani n'iy'Imana n'iy'abantu. Kuko ngo nushaka gukora iby'Imana ikunda uzahabwa kumenya ko bino bintu bivuye ku Mana cyangwa bivuye ku muntu ku giti cye cyangwa kuri Satani. 18. Iyindi ngingo ya kabiri. Uvuga iby'ubwe aba yishakiye icyubahiro. Uvuga iby'ubwe aba yishakiye icyubahiro. Ariko ushakira yamutumye icyubahiro. Umva iryo jambo. Nushakira Imana yagutumye icyubahiro. Imana isambere izabanza ifunge connection zose zatuma uvangira. Harangiza umurongo wumwe. Uwo niwe ukuri. Ongera usome umurongo wa 18. Uvuga iby'ubwe aba yishakiye icyubahiro. Ariko ushakira yamutumye icyubahiro. Uwo niwe ukuri. Bivuga yuko kuba ukuri uwatumye ukuri kuba intumwa y'ukuri banza wirinde kwishakira icyubahiro. Banza wirinde gushaka indamu. Banza ushakire yagutumye icyubahiro. Ibyo ishaka ubibwira abantu. Ninezezwa n'ibyo wakoze kugira ngo uheshe icyubahiro ukaba ukuri. Iyo ukuri ntizabura kugupfunyikira. Nitanyuza mu bo watumwe bo izabinyuza ahandi. Kuko icyo umuntu abibye aragisarura niko principe y'Imana ivuga. Ikindi icyo umuntu bibye ushobora kutagisarura hano ukazagisarura ibunaka. Turi kumwe? Ushobora kukubiba mu mwambaro nagera imuhira amahano bakambira ngo twakuguriye amakote kandi naguhaye igitero. Ushatse kuvuga iki? Aho nabibye siho nsaruye ariko icyo nabibye nicyo nsaru. Bivuga ko rero ntukabibe mu muntu ushaka kumusaruramo. Wowe ukoresha principe y'ubumana umubibemo ushaka gusarura kuva kuma inyuza hishaka. Kuko ushaka gusarura mu muntu ugasarura duke. Ariko ushaka gusarura kuva ku Mana uzakora ikintu. Ndakabije bene da niba ubuhanuzi. Niba ushaka kumenya imvugo y'Imana weho kunda iby'Imana ishaka. Numara kubikunda niyo mpamvu usabwa kubimenya. Ibi byose byo bikwereka iki Imana ikunda ishima kandi bitunganye. Emera kutishushanya, umere gunuka rwose uhinduwe n'ijambo uhabwe kure y'Imana ikunda ishima kandi bitunganye. Yesu arongera arabibwira ari gushigikira Paulo. Arababwira ngo nimushaka kumenya nimushaka gukora ibyo Imana ikunda muzamenya ibyo mbabwira ko ari ukuri byavuye ku Mana data cyangwa byavuye kuri njye. Ikindi uvuga ibyo ubwo abayishakira icyubahiro. Yohana 7:18. Wari kuvuga ibyo yamutumye. Uwo nguwo niwe ukuri. Rero niba ubaye ukuri mu batumye Imana izemera kuvangirwa. Niyo mpamvu rero abantu benshi kuvangirwa biraboro nabwo Imana uzaninde kuvangirwa. Irambira ngo uzakomeza no gukiranuka niko yambwiye. Yesaya 4:14 ngo nukiranuka sinzebe yuko ibyo hano bigwa ku butaka nzajya mbisoza ndi Uwiteka. Ariko kuri condition ke ukomezwa no gukiranuka. Ubwo ni nkomezwa mu byaha kuvangirwa nzanamaze guheza Satani karibu. Ndasabwa rero guhagara mu gukiranuka
kugira ngo urusinga rw'ubuhanuzi rutinjirirwa, ni ugufunga connection, Satani ukamufungira amazi n'umuriro. Ibi ntibisaba ubwibone, bigusaba guca bugufi ugahabwa ubuntu, kuko Imana irwanya abibone, abicisha bugufi ikabahera iki. Rero uciye bugufi uhabwa ubuntu. Ndi kubibira ibizamini byo guhabwa ibiruta ibyo mwari mukwiriye guha. Ibi ngibi natwaye umwanya, ariko wari umuti wanyu. Hari amagambo y'Uwiteka DJ mpanuye nk'uko natumye, nashaka yuko dutahura imvugo yayo, kuko kutayitahura bitumye benshi babipfiramo nk'uyu musore w'ubuhanuzi. Yesu nashe nijya nayitahuye yanze gukunda ukuri. Rero niwanga gukunda ukuri, ab'ibinyoma bazakuyoboka. Yesu Imana ibampera umugisha.